ntabwo ndi umuntu wayoberwa ijwi ry'Imana n'ibitekerezo byanjye ngo nanirwe kubitandukanya. Imana yanyeretse ko hagiye kuba inzara ku buryo abantu bazajya barya abandi. Aravuga ngo yagiye kubonabona havuka udutsiko tw'amabandi, tukazajya dutera mu rugo runaka, bakaba baza nk'aha kwa Pasi, nta kindi kibazanye baje kwica Pasi kugira ngo bamurye. Turahari b'abakozi b'Imana nyakuri, twahamagariwe gusenya Satani n'imikorere ye. Twahamagariwe kujya. Umunsi umwe umuntu yarambwiye ngo ni mu gihe cya Covid, noneho abantu babonaga nikorera ibikorwa ntava mu nzu, niberaga mu ntara, bakabona abantu b'abaturage bahunga bakavuga bati uyu mugabo ubona gukora ibikorwa n'icyo atava mu nzu ajya ikuzimu, amafaranga yakura ikuzimu. Noneho umunsi umwe ndasohoka ndavuga nti yego nibyo ibyo muvuga nibyo, njye kuzimu, njya kuzimu gute? Irimbwira ko mu bantu dusengana hari uwo yari gushika umutima, yashika umutima we, uwo muntu akampa imodoka ziko ayimpaye kubwe, ariko ari uwo muhungu uyinshikiye. Icyo gihe Imana irambwa ngo genda umusenye mu bwo bushobozi ntiburamuvamo bwo gushika imitima y'abantu. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu nko rero nje uriya musore nakuriya mu papa, niba ari umupapa simbizi, umubyeyi rwose mu mwuka nje nkoresheje amaso y'umwuka, ukuri nyakuri yaravangiwe, yarinjiriwe. Ahubwo mu isi y'umwuka bamufasheho bugwate mu ntambara z'umwuka, nk'uko ubona hano mu isi bifatika, cyangwa mu ntambara z'umwuka umuntu ashobora gufatwa mpiri, cyangwa akicwa, cyangwa akaraswa akaba kajoriti. Mu mwuka, mu ntambara z'umwuka hari abantu Satani afata bugwate ntibamenye ko bafashwe. None rero hari ibintu bibiri ngeyo mbona ari gukoreshwa atabizi. Yarafashwe na Satani mu isi y'umwuka aramuvangira, yaba ari mu buhanuzi bwe yaravangiwe iragufata. Nyuma yaho haje uwitwa Divine nawe w'umusataniste. Noneho sasa uwo nguwo witwa Divine afite amezi 2 yahise ajya muri Nuza avanayo pasiporo y'inyarwanda. Uzi ko muri migration cyane 2015 niba ubyibuka, icyo gihe ni igihe n'abantu bari bazifite nk'abakinnyi b'imipira bagiye bazihabwa barazamburwaga, b'abanyamahanga bazibonye mu buryo bw'amaguru, barazamburwa. Ariko we yayivanyeyo amaze amezi 2 mu Rwanda atazi n'ikinyarwanda. Ayo masezerano rero kugira ngo yamenagure uyasese bisaba wa munyamwuka usobanukiye isi y'umwuka, umenya buri kamwe kose kari ku mubiri wawe kavuze iki. Kuko n'abantu uzasanga nk'uwo musore igihe kimwe jewe wanjye yigeze kumbwira ngo Kanumba yaje, wa mukanumba wapfuye mu Tanzania wa filme. Iryo joro ni ijoro rimwe nari naraye ndwana n'amashitani, nasinzira gato nkumva ikintu kiraje kinjiye iwanjye, nkahita shiduka ngasenga nkarwana nacyo. Noneho kuko icyo gihe cyarageze muvana mu nzu yabagamo muzana iwanjye mu rugo. Noneho rero ubwo icyo gihe yarari iwanjye mu rugo, mbyutse nsanga gahungu kasohotse nako kari kwivugisha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndakingura ndamaza nti naramwise John, ubundi yitwaga Abdul Karim, mubatije muhindurira izina. Ndamaza nti ni ibiki byagenze gute kuri hanze? Arambwira ati ngewe nari ndyamye ngiye kubona mbona injangwe insanze mu nzu mu buriri. Iyo njangwe ihita ihinduka Kanumba. Ngo arambwira ngo naringiye nitesheje amahirwe. Tuvuge urugero nk'uriya mukobwa nakweretse ndi kumusengera, umwuka wamuvugiyemo wa mbere naramubajije witwaga Aaron, nza kumaza uwo Aaron yari cyarambwira ngo ni sekuru we wapfuye. Yego Yesu mukiza. Uwo sekuru we niwe wavuga ngo ntabwo agomba gushaka. Kuki atagomba gushaka? Yagiye muri ADPR, niko uwo muzimu wavugaga ngo nuko yagiye muri ADPR akatureka akatuvaho. Kandi uwo mukobwa ni umuririmbyi muri korali. Nta cyumweru gicemo Pasi nsengeye umwana w'umukobwa. Ukavuga ngo nsanga urumva hari gere usanga umuntu aboshywe ibindi kagutegeka ngo bisengere. Ndavuga umuhanuzi warezwe, rega dufite abahanuzi batigeze barerwa, batabaye munsi y'abashumba, abashumba ngo babarere babigishe bamenye igihe cyo guhanura n'igihe kitari cyo guhanura, basobanukirwe igihe cyo kuvuga ngo iravuza itanavuze. Reka nkubwire noneho Pasi noneho mbirangize neza. Reka nkubwize ukuri.
Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Bifurize kugira ibihe byiza, mbifuriza amahoro y'Imana, nshuti bakundwa muri Yesu Kristo, ndabakunda cyane kandi bahaye ikaze muri byose. Rero n'uyu munsi nongeye kwishima ko nongeye kugira amahirwe nyuma y'iminsi myinshi n'imyaka yari itambutse, nahura n'uyu muvandimwe yitwa Pastor Justus. Ushobora kuba umuzi, ushobora kuba waramubonye ibiganiro nagiranye nawe mu bihe byatambutse, ushobora kuba waramubonye cyangwa se n'ahandi mwarahuriye n'ahandi murimo w'Imana ugiye utandukanye, ko si hano mu Rwanda akorera gusa, n'ahandi henshi cyane aratemberera mu buryo bwo kwagura ubwami bw'Imana. Pastor, karibu ku Mpanuro TV nyuma y'imyaka myinshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane, urakoze cyane kutwakira ku Mpanuro TV. Twaherukaga mu gihe cya Covid, imyaka nk'itatu ishize n'imisago irengaho rwose. haciyemo igihe kirekire cyane. Ikintu njya nkwibukiraho ni uko uri umwe mu bantu bafite amasezerano yo kuzarama imyaka myinshi ku isi. 150 imyaka izagabanywa nuko Yesu azaba aje gutwara umugeni, cyangwa se n'ubushake bwe gusa. Biri mu bushake, nta bundi bushake, nta gupfa ntayujuje. icyo ikintu kizayihagarika ni ukuza gutwara itorero, kame nzazamukana n'itorero. Amen. Bifite isezerano, maze kuzamuka inshuro nyinshi nigira mu ijuru. Bega Imana inyereka ko itorero rizazamurwa, nkazamurwa nanjye nkagerayo. Reka nguha akanya usuze ubwoko bw'Imana nyuma y'imyaka myinshi cyane, kugira ngo duhane kare ubanza ubundi tunasengera akanya tujya kwinjiramo, kubera ko tuje kuvuga ibintu by'ingenzi kandi bikenewe cyane, kandi buri wese agomba gutega amatwi akabyumva kugira ngo hatazagira uvuga ati sinamenye. Yego, karibu. Urakoze. Reka tubanze dusenge mbone kwivuga ahari. Yego. Turagushimiye Data wa twese, umukuru w'ibihe byose, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibiri mu isi byose. We waremye isi iboneka n'itaboneka, ukarema ibiremwa bigaragara n'ibitagaragara, kandi wowe ubeshaho byose. Tuguhaye icyubahiro ko utugiriye ubuntu bwo kugaragara kuri izi kamera z'Impanuro TV, tuvugana n'abantu benshi bakurikirana Impanuro TV. Aya masaha duhamagaye umwuka wawe, duhamagaye imbaraga zawe, kugira ngo icyo tugiye kuvuga ntihabe namba, ntihagire ijambo namba mvuga ritavuzwe n'umwuka wawe wera, uwo wohereje muri nge, mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Turatura kugira ngo buri jambo ryose risohoka mu kanwa kanjye rizanwe n'umwuka wera, riherekezwe n'umwuka wera, riherekezwe n'imbaraga z'Imana, kandi Mwami ubashe gusobanura byinshi bihishwe mu izina rya Yesu Kristo, ndetse no kugira inama benshi ukoresheje akanwa kanjye, no gusobanura byinshi ukoresheje akanwa kanjye. Abadukurikiye bose nsengeye amatwi yabo, kugira ngo ufungure amatwi yabo nabo babashe kumva no gusobanukirwa neza, kuko wavuze yuko kumva bazumva ariko batazasobanukirwa. Senge rero abagiye kumva bo kugira ngo basobanukirwe mu izina Yesu Kristo. Ndatura ngo uwumva iki kiganiro wese winjire mu matwi ye imbere, uyazibure kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa, mu izina ry'uwambwe agapfa akazuka dusabye twizeye. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane. Murakoze cyane. Kandi rwose n'abandi bose twakirane mu izina rya Yesu kandi tubane, kandi Imana iha umugisha buri wese ugiye gukurikira uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kujyamo, tukaba tugiye kubana. Reka rero ubanze mbareke mumenye Pastor Justus ninde, aturutse hehe, kugira ngo tuze no kuha agaciro ibyo azanye mu buryo bwiza cyane, n'umuntu wese udukurikiye aza gusobanukirwa. Karibu papa. Mu kwivuga sinjya nivuga cyane ngo mvuge ibintu byinshi, mba nifuza kugira ngo ikindi mari cyo kivuga. Yego. Ariko nkuko twatangiye, nitwa Pastor Justus, ndi umugabo ufite umugore n'abana 3. Dufite itorero, ariko nkuko mubizi mwese, natwe itorero ryacu rirakinzwe, ryitwaga Isezerano Rishya. Niryo twari tuyoboye, niryo nari mpagarariye. Ariko umurimo urakomeje,
wigeze uhagarara kuko inzugi z'urusengero zifunze. ntago wafunga akanwa cyangwa wafunga umurimo uri muri nge ngo bikunde. Umurimo ni mu muntu. Yego. Wo dukomeje kuwukora uko Imana ibishaka. Ndumva ari ibyo. Nibyo kandi birasobanutse, gusa nyine ibyo twavugaga kare ntabwo uba uri hano mu Rwanda gusa, kuko inshuro nyinshi hari igihe buri mu bundi butumwa. Tuba turi muri Kenya, hari igihe tuba turi Burundi, hari igihe ariko maze iminsi noneho ndi mu Rwanda nuko nari nicecekeye niturije. Tukoza nari maze iminsi narafunguye agacano ncishaho ijambo ry'Imana. Ni uducano tubiri, hari cano yitwa Senga Ubohoke. Senga Ubohoke, abantu bayikurikira bareba. Icaho ijambo ry'Imana rigamije kwigisha isi y'umwuka n'imikorere yayo. Yego. Akaba n'indi cano icaho amasengesho gusa nta kindi. Iyo yitwa Isengesho Ribohora Official. Yego. Bivuga ngo nyuma yo kwigisha imikorere, tuvuye ndi kwigisha nk'isi y'umwuka n'imikorere yayo. Yego. Mpita njya ku Isengesho Ribohora Official, noneho nkigisha ukuntu umuntu wasenga ukabohoka. Noneho rero nje hano kugira ngo nsobanure umurimo wa deliverance. Numvise hari umuntu w'Imana, niba ari umuntu w'Imana, wavuze ngo abantu bose bakora deliverance, yaba ari ukoresha amavuta, yaba ari uwagukoraho, yaba ari iki, ngo abo ni abakozi ba Satani. Ubundi mu myaka maze mvuga ubutumwa, natangiye kuvuga ubutumwa 2004. Yego. Ni ubwa mbere ngiye kuvuga ku muntu. Ni ubwa mbere. Sibwo no kumuvugaho. No kugira ngo usobanure, kuko no gusobanura icyo yavuzeho. Kuko donc intego kino kiganiro mwene datari kiganiro natambukije ari guhumura abantu amaso. Ndaza kwivuga gutyo. Ku buryo abantu benshi cyane bayobera mu bintu bya deliverance, kuko twabonye ko muri deliverance hari abahohotewemo, hari abakorewemo ibintu bibi cyane bituma bazinukwa deliverance. Hari abantu benshi cyane bibwira ku by'amadini n'amatorero n'ibindi byinshi cyane muri icyo kiganiro. Gusa kubana na Pastor Justus nk'umwe mu bapasteri bemera kandi banasigiwe kuri deliverance, muri ubwo buryo bwo kwirukana Satani. Ubundi Satani abadayimoni ntibapfa, ntibanashya. Reka ngufasha aho ngaho barahunga. Umuntu w'Imana. Reka rero ngo akanya kugira ngo dusobanurire deliverance ni iki, ubundi mu by'ukuri ihuzwa na Satani gute. Ubwo n'abapasiteri muyikora mu muri intumwa za Sekibi. Niko yavuze ngo turi intumwa za Satani. Yego. Ariko reka mbisobanureho. Deliverance ni umurimo wa Kristo, ni nawe wayizanye ku isi. Iyo dusomye muri Yesaya igice cya 60 na rimwe, atangira avuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye, yansigiye amavuta. Ese ufite ntuza ngo bimwe na bimwe Bibiliya urajya umbwira imirongo Bibiliya njye mba ngifite hano. None dusomere Yesaya 61. Mureke tujyane muri Yesaya igice cya 61. Deliverance ni uburyo, ni ukubohoka. Noneho sasa Yesu niwe waje azanywe no kubohora abantu bari baboshye, bari mu nzu y'imbohe. Soma kwanza bantu usome 61 igiye umurongo wa kangahe? Hera ku murongo wa mbere. Umutwe w'ijambo ravuga ngo umwaka Uwiteka azagiriramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. Abafite imvune mu mitima. Urumva hari abantu bafite imvune mu mitima cyangwa se ibikomere. Ruva mu yandi magambo muri iki gice cya deliverance, hari igihe umuntu usanga aboshywe n'imbaraga z'ibikomere. Atari imyuka mibi, ahubwo aboshywe n'ibikomere biva mu bintu yaciyemo, mu mibereho yabayemo. None ugasanga ibikomere nibyo bimuboshye. None sasa hari ukubohoka kw'ibikomere. Hari isengesho ryihariye ribohora umuntu cyangwa ritandukanya umuntu n'ibikomere bye. Iryo niryo dushobora kuvuga ngo ni deliverance, gukorerwa deliverance y'ibikomere. Komeza hepfo rero sasa.
no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu umva iryo jambo no y'imbohe kumenyesha imbohe ko zigize gute zibohowe. urumva Yesu yazanywe no kubohora abantu bari mu nzu y'imbohe. Inzu y'imbohe rero ni mu mwuka, ntago ari mu mubiri. Tutagira abantu batabyitiranya ngo bumve ko ari za mageragere n'iki. Nuvuga mu isi y'umwuka Satani yubaka icyitwa inzu z'imbohe cyangwa se amabohero. Yego. Afata abantu mu mwuka, imbohe z'ibyaha, imbohe z'ibintu runaka. Uretse ndabisobanura. Umuntu ashobora kubohwa n'icyaha cyangwa se umuntu akabohwa n'umwuka mubi. Yego. Umuntu ashobora kubohwa, urugero rwa hafi, umuntu ashobora kukubohesha umwuka w'uburwayi, akakubohesha ubumuga. Umuntu ashobora kukubohesha inyatsi mu isi y'umwuka. Umuntu ashobora kukubohesha icyaha. Buriya hari ibyaha bimwe na bimwe abantu bakora ari ibyaha by'ibirogano baboheshejwe n'imbaraga z'abarozi. Umuntu ashobora kukubohesha ubugumba, kubyara bikanga. Umuntu ashobora kukubohesha mbega icyo ukoze cyose nticyemere bikanga. Bigenda gute rero? Mu isi y'umwuka hari abantu bavuga isi y'umwuka batayizi. Uriya mwene data yavuze isi y'umwuka ntayazi. Isi y'umwuka ubundi ni ngari cyane. Isi y'umwuka, iyo tuvuga isi y'umwuka, igabanyijemo ibice bibiri. Ni isi itaboneka, noneho ituwemo n'ibiremwa bitaboneka. Ariko ibyo biremwa bitaboneka bikaba bifite ububasha bwo kuza mu isi bigaragara cyangwa mu isi ngi turimo, bigafata umuntu bikamuboha mu mwuka. Noneho sasa Yesu avuga ngo naje gukingurira abari mu nzu z'imbohe, n'abantu babohewe mu isi y'umwuka. Baboheshwa ibyaha, abandi baboheshwa ubujiji bwo kutamenya no kudasobanukirwa, abandi baboheshwa iyo myuka yose twavuze, wenda nko kudashaka n'ibindi bibazo byose bya hano mu isi. Kuko Satani ajugunywe mu isi, ubyibuke marayika yaravuze ngo wasiwe nawe wanyanja, ugushije ishyano. Hari abantu bibwira ngo marayika yavugaga ubutaka, ntabwo ari isi ubutaka, ntabwo ari inyanja amazi, yavugaga abantu. Ngo kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko igihe asigaranye ari igihe gito. Cyagiye rero Satani agikoresha neza mu kuboha abantu, mu kubabaza abantu, mu kubatoteza, mu kubabuza amahoro, mu kubabuza umutekano, mu kubiba. Yesu yaravuze ngo umujura agenzwa no kwiba, kwica no kurimbura. Ngiyo imirimo ya Satani. Kwiba. Satani ashobora kukwiba ubwenge bwawe bukabohwa. Umwana ukamushyira mu ishuri, ukazana abatica bakamukocinga, wapi ubwenge ntibwinjire mu mwuka. Baraziritse, barahambiriye ubwenge bwe mu isi y'umwuka. Ubwo bwenge bw'uwo mwana hakenewe umuntu uza akabubohora. None se bivuga ngo rero ngo umurimo wa deliverance ngo ni uwa Satani, ahubwo wowe ubivugura uwa Satani. Ntabwo ushaka ko abantu bacika Satani, kuko Satani akazi kiwe kamuzanye ni ugufata abantu akababoha, akabashyira mu nzu y'imbohe. Noneho Yesu rero Yesu atuma abigishwa aravuga ngo nimugende mubwire abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi, mukize indwara, mwirukana abadayimoni. Deliverance ni uburyo bwo kwirukana imyuka mibi ku buzima bw'umuntu. Ahubwo muri iki gice, muri iki gisata cya deliverance, hari intumwa za Satani zo zakigiyemo, zibikora nabi, zitabisobanukiwe, batazi ngo deliverance ni iki. Ihera ikarangirira hehe? Ni uburyo bwo kwibohora. Ni amasengesho. Ubundi nge nkunze kwigisha icyitwa amasengesho twita intambara y'umwuka, aho ujya mu mwuka ukarwana. Uranyumva Pasi? Ukarwana. Urabizi ko Kanani Abisirayeli kugira ngo bayigarurire bayifashe barwana. Nuvuga ngo rero deliverance ni uburyo bwo kurwana, ukabohoza umuntu cyangwa nawe ukibohora ubwawe. Ariko kandi ntabwo wajya kwibohora ubwawe utazi ikikuboshye. Bisaba kugira ngo ubanze wige, umenye, usobanukirwe, umenye ngo mboshywe n'iki, ikimboshye cyamboshye mu buhe buryo. Hari abantu uganira nabo cyane cyane iyo ntangiye kwigisha nk'ibimenyetso bigaragaza ko umuntu aboshye. Umuntu, reka mbivugeho, umuntu iyo aboshye muri bimwe bigaragaza ibimenyetso ko aboshywe n'imbaraga z'umwijima, imyuka mibi murimo imuboshye. Hari umuntu
hari ukumva ibintu bigendagenda mu mubiri wawe, rimwe na rimwe ukumva hari ibintu biborogera mu nda, hari ukumva ibintu bimeze nk'aho bigutondagira umubiri wose. Uranyumva Pasi? Ndakumva cyane. Aha, hari kuba waryama ukarota uri kurya uri kunywa inyama, amasombe n'ibiki bintu nk'ibyo. Hari ukuba warwara umutwe w'uruhande rumwe ukawuvuza ukanga gukira. Hari ukwikanga ubusa bya hato na hato, waba urimo uragenda ukumva ni nk'aho hari umuntu uguhamagaye, wareba inyuma ukamubura. Ibyo ni ibimenyetso by'umuntu mu isi y'umwuka, hari ibiremwa by'umwuka bimugendaho biba biboshye ubuzima bwe. Uwo muntu se azibohora gute atazi ko anaboshye? Ushyize mu gaciro nawe ugashyira muri logique, uwo muntu akeneye abantu baza bakamubohora. Reka nkubaze Pasi, niba deliverance koko ari umurimo wa Satani cyangwa se nicyo kibazo ngiye ngira nkubaze rwose. Yesu ubwe wumvise avuga ngo nazanywe no gucingurira abari mu nzu y'imbohe. Dusomere none wenda bavuga ngo ni mu isezerano rya kera. Dusomere Luka 4:18. Katugene muri Luka 4:18. Deliverance ni umurimo wa Kristo. Urwanya deliverance ahubwo ni uwa Satani, ntabwo ari uw'Imana. Ni umuntu Satani yahagurukije kugira ngo abantu Satani yafasha bagumane batava mu maboko ye. Uwiteka, umwuka w'Uwiteka ari muri nge. Uwo ni Yesu. Hera ku murongo wa 17. Bamuzanira igitabo. Ahangaha ni ab'i Nazareti bashaka kwica Yesu. Dore ku murongo kadore kwa 16 kugira ngo bigende neza. Yego. Ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Bamuzanira igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Arakibumbura, abona igice cyanditswemo ngo, abona igice kimwanditsweho ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge. Umwuka w'Uwiteka ari kuri nge. Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yanumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Yanumye, urumva hari imbohe mu isi y'umwuka. Imana yararebaga ikabona hari imbohe nyinshi ziri mu isi y'umwuka zashyirwe. Urumva ntago imbohe yabaho atari gereza ibohewemo. Yego. Nuvuga ngo iyo tuvuga imbohe guhita wumva ko ari gereza mu mwuka. Noneho sasa abantu bafatwa bagashyirwamo. Noneho sasa hano turabona ngo yazanywe no kumenyesha ko imbohe zibohorwa. N'umumye ko zihumuka. Uwo ni umurimo wa deliverance, urabyumva? Ni umurimo wa deliverance. Yes. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. Urumva, no kubohora direct rya jambo rya deliverance riracyagaruka. No kubohora iki? Deliverance mu Kinyarwanda ubundi bisobanuye ni ukubohoka. Ni ukubohoka ya. Kubohoka. Urumva rya jambo rya deliverance riracyagaruka, kubohoka, kwibohora. So urumva rero Yesu, iyo niyo yari ministeri ya Yesu. Umuntu rero utayifite, dore igitangaza kibaho muri ibi bintu by'abantu bitwa kubahamagawe n'Imana, ntago bazi ibi bintu. Hari umuganga w'amaso. Yego. Hakaba umuganga ubaga imitima n'umuganga ubyaza. Muganga ubyaza yajya kuvura amaso? Oya, ntabwo ari specialiste muri byo. Yatanga ubujyanama cyangwa se akavuga ati nuko, ariko ntiyabikora kuko sibyo. Akaba ahubwo yagira gute, yakohereza ku muhanga muri byo. Muganga ubaga umutima yajya kubyaza. Tujye bagiye mu bintu bitari byarabyangiza. No mu muhamagaro nguko ukuntu Imana yagiye ihamagara abantu batandukanye, ibashyiramo imihamagaro inyuranye. Hari umuntu uhamagarirwa iki gisata cya deliverance. Noneho ahubwo babandi tuvuge akaba wenda wowe warahamagaye nk'umuhanuzi cyangwa umwigisha cyangwa umuvugabutumwa, wakumva ubikora nawe ugashaka kubikora ariko utabizi, utarabihamagariwe, byanga bikunda uzabikora nabi. Hari abantu njyewe baza kugira ngo mbasengere, ugasanga koko yakoreweho ubufindo, ugasanga ari nk'umuntu babwiye ngo umupasiteri akamusiga amavuta muri sex, ngo ni deliverance. ngo ni deliverance kugira ngo abone umugabo cyangwa babyare. Yes. Urugero hari nk'umukobwa njyewe wazanywe yaje kugira ngo musengere. Noneho we yari afite ikibazo cyo kuryamana n'abadayimoni bijoro. Ageze mu myaka 30 n'indi
uwo mwuka umuziritse waramuboshye. none aza kumbwira ko yagiye kumushumba n'umushumba n'akazi w'itorero nge nakuba sinari nabizi ko yabikora. Arambwira ngo we uburyo bwa deliverance yafashe amavuta yego ayasiga ku ntoki ebyiri umupasiteri akazajya yacengeza muri sexe y'uwo mukobwa bikamara iminota 30 izo ntoki ziri mu gitsina iminota 30. Nibyo nabwo urumva ataragusambanyaga akoresheje intoki. Urumva rero hari abantu nk'abo ngabo nyine kuko si ibyabo, kuko atari ibyabo. Rero hari uwundi nawe wambwiye ukuntu yakoreye deliverance, arambwira ngo umuntu yaraje amutwikira ishuka none ngo acana umuriro munsi y'ishuka hejuru akazajya ahora atonye, ubwo nyine agahagarara hejuru yiwe atongera. Ibyo urumva ni ibintu bya kiroza. Ahubwo hari uwundi nawe wasanze arambwira ngo umupasiteri wamukore deliverance yamusabye udusatsi twa hano ku myanya y'ibanga, amusaba ni n'amayo, ngo arabifata arabitwika, ngo ubwo aramubohoye cyangwa aramuzinza. Urumva rero bararabaruzi nyine n'umuruza wabamuruza. Ahubwo so mu yandi magambo rero nuvuga ngo impamvu rero ibyo byose umurimo wa deliverance uvangirwa na abantu bashaka kwinjiramo atari uwabo, batarabihamagariwe. Urugero naguhaye ni nk'urwo rwo kuba wowe waba uri umuganga w'amaso ukajya kubyaza, icyo si cyawe. Umurimo wa deliverance rero ni umurimo wa Kristo Yesu, nicyo cyazanye Yesu, ni ukubohora abantu. Ahubwo mbere yo kubohora abantu banza umenye ngo uyu muntu aboshye ate, n'iki kimuboshye. Noneho kugira ngo mubohore ndamubohora gute. None nk'uko rero banza umenye kwanza isi y'umwuka ikora gute, uyu muntu yaboshywe mu buhe buryo. None urusasa hari abantu bavuga isi y'umwuka batayizi. Pasi nge nagiye mfata abanyakuzimu bantu umweho, abanyakuzimu umuntu akaza avuye mu bihugu byo hanze, bamubwiye ngo genda udushakire uyu muntu umwice gutyo gusa. Bya bindi byo mu mwuka ngo tuba tumva abahamya abantu bagiye kuzimu ngo bantumaga mu rusengero. Umuntu wa mbere wangezeho ukuntu yambwiye, nari ndimo ndabwiriza kuri radiyo Inkoramutima 2015. Ni kera nagiraga ikiganiro kivuga ubuzima bushya muri Kristo. Yego. Umuntu arahamagara kuri radiyo Inkoramutima, ahamagara nimero y'umugabo. Uwo mugabo twarasenganaga, akina n'amafilimi ubu ngubu. Uwo sataniste atinya kumpamagara, ahamagara nimero y'uwo mugabo wagiraga gute, wansomeraga Bibiliya. Aravuga ati nge nitwa Buduru Karim, avuga mu Giswahili, aravuga ngo ni umusore w'umutanzania ushaka gukizwa. Ngewe rero mbwiye ngo ushaka gukizwa nta kintu nakora, nubitekereza n'amafaranga nayatanga kugira ngo ngufashe ukizwe. Nahise rero mubwira nti okay sawa, ndamubaza nimubwire ngo ahatuye. Avuga ko atuye Kimironko. Ndamubwira nti uzaze kuwa gatandatu. Nigishaga kuwa gatanu, icyo kiganiro nagikoraga kuwa gatanu saa moya. Umwana araza akimara umugoroba z'umugoroba. Yego saa moya za nijoro. Aza mu gitondo, harandevu ya saa 3 za mu gitondo. Umusore araza akiza akingeraho, nagiye kumva numva ikintu gifashe gutya mu ijosi. Kandi nta muntu ukwegereye, nta muntu unyegereye, bitamenya ko ari nakiriye adasanzwe. Bitamubwira ni we piga magoti. Icyo kintu nese piga magoti ni wombe. Mbwira gutya arapfukama. Natangiye gusenga ni Baba katika jina la Yesu. Naingia katika ulimwengu wa roho, ninjiye mu isi y'umwuka. Ndafata mpira uyu musore, imbaraga zimuherekeje zimukoreramo. Mvuze nti ndazisenya. Ako kanya musore atangira kwigira gutya, akigira gutya. None yaba ndazisenya. Yari afite telefoni ebyiri za Samsung, zahise ziturika ako kanya. Ziraturika ku buryo nyuma yaho narazifashe ndazihonda nzisukungura essence ndazitwika. Ndamubaza nti izi telefoni zavuye? Arambwira ngo hariya hepfo ikuzimu. Ntabwo yahitaga ikuzimu, alikuwa ananiambia uko chini. Nilimuuliza simu hizi zimetoka wapi? Uko chini. Ntangira kumubaza watumwe nande? Tangira kumbwira ko yatumwe ngo banyice. Ndabaza watumwe kunyica ndabazimuranziza iki? Ngo batubwiye yuko utuma ibyo uvuga ibiriya bintu uvugira kuri radio utuma hari abantu benshi baducikaho.
ntangira gufata. Nyuma yaho haje uwitwa Divine nawe w'umusataniste. Noneho sasa uwo nguwo witwa Divine afite amezi 2 yahise ajya muri Ntuza avanayo pasiporo y'inyarwanda. Uzi ko muri migration cyane 2015 niba ubyibuka icyo gihe ni igihe n'abantu bari bazifite nk'abakinnyi b'imipira bagiye bazihabwa barazamburwaga b'abanyamahanga bazibonye mu buryo bw'amaguye barazamburwa, ariko we yayivanyeyo amaze amezi 2 mu Rwanda atazi n'ikinyarwanda. Abo bose rero ni abantu babaga batumwe kuri ngewe nkabafata nkabarusha imbaraga, cyane cyane nka ku gahungu nakamaranya amezi 6. Ubwo nkakodeshereza inzu ngashyiramo nkazajya ngasengera gutyo nzi yuko ngiye kera nagiraga ishyaka ryo kuvuga ngo nimfata umusataniste nk'uwo nguwo nkamuhindura azakorera Imana mu buryo bukomeye. Ariko naje gusanga batajya bahinduka, bari abantu ntibahinduka, n'abana bo kurimbuka. Umva mbivugira no kuri kamera, umuntu muzajya mwumva avuga ngo yagiye kuzimu, yabaga kuzimu, ntimuzamwizere niyo yaba ari umuhanuzi umeze gute, ntibajya baboho kugira ngo abohoke nibura byamusaba nka deliverance nk'iyi myaka 3. Nabwo akurikiranwa n'umuntu w'umunyamwuka uzi iby'umwuka kandi uhozaho buri munsi, kuko baba barakoranye amasezerano na Satani n'ibihango bikomeye cyane. None sasa Satani akurikirana umuntu ashingiye ku masezerano mufitanye nawe. Ayo masezerano rero kugira ngo yamenagure uyasese bisaba wa munyamwuka usobanukiye isi y'umwuka, umenya buri kamwe kose kari ku mubiri wawe kavuze iki. Kuko n'abantu uzasanga nk'uwo musore igihe kimwe jewe wanjye yigeze kumbwira ngo Kanumba yaje, wa mukanumba wapfuye mu Tanzania wa Freemaker. Iryo joro ni ijoro rimwe nari naraye ndwana n'amashitani, nasinzira gato nkumva ikintu kiraje kinji iwanjye, nkahita shiduka ngasenga nkarwana nacyo. Noneho kuko icyo gihe cyarageze muvana mu nzu yabagamo muzana iwanjye mu rugo. Noneho rero ubwo icyo gihe yarari iwanjye mu rugo, mbyutse nsanga gahungu kasohotse nako kari kwivugisha mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndakingura ndamaza nti naramwise John, ubundi yitwaga Abdul Karim, mubatije muhindurira izina. Ndamaza nti ni ibiki byagenze gute kuri hanze. Arambwira ati ngewe nari ndyamye ngiye kubona mbona injangwe insanze mu nzu mu buriri. Iyo njangwe ihita ihinduka Kanumba. ngo arambwira ngo naringiye nitesheje amahirwe, naringiye kujyanwa Imaka, byari mu gihe cyagiye abasiramu babajya Imaka. Yego. Wari ugiye kujyanwa Imaka muri hija bayita hija. None rero witesheje amahirwe wakurikiye bari abantu. Ati ariko ndacyaha nyashye ngo mbona yongeye hindutse injangwe ahita ataruka aragenda. Menya ko anjijishije, kumbe nanjye nuba ngo nari natatswe. Icyo gihe yaje kumbwira ko naje kumwana urambeshya ni ahubwo wanyatatse we wanteye. Aza kumbwira icyo gihe umwana yanyitaga Dadi, yari umusore w'imyaka 25. Arambwira ati Dadi rero reka nkubwize ukuri rwose ntabwo nkwataka mbishaka. Aturabona iki tatuwaje, yari afite tatuwaje hano mu ati tatuwaje iyo nagize intege nke baraza bakanyinjiramo ngasanga ndi gukoreshwa ntabizi. None ushaka ko mbohoka by'ukuri, ubwo kandi icyo gihe nari nzi ko nibura nari maze kumuhora ko twe tumaranye amezi 5. Arambwira ati shakisha uburyo nkuraho kino gitetuwaje. Nararebye nsanga ni tatuwaje y'inzoka irimo amagambo y'Icyarabu. Ni umusore ayo magambo y'Icyarabu babashije kumenya icyo asobanura? Ntabwo nabashije kumenya icyo asobanura. Yabashaga kwicara gutya mu musigiti akavuga amagambo 3 agahita South Africa akabara hageze cyane. Uwo musore ni umusore wakoranaga n'imbaraga zidasanzwe. Noneho rero sasa aba bantu n'ibyo nshatse gusobanura, aba bantu ntago bajya babohoka keretse kugira ngo nibura imyaka 3 miki nabwo usobanukiwe mwuka n'imikorere yayo. Nibwo buryo uwo muntu abohoka burundu. Niyo byitwa ngo arabohotse, ushaka gusanga abagifite rya jisho rya hariya hepfo gikuzimu. Yego. Wowe ukaba wakwibwira ngo ni ijisho ry'umwuka wera, ibyo ari kubona n'umwuka wera uri kubimwereka, kumbe bibe ari kiri ijisho rya kirozi. Nge mbyita ijisho rya kirozi. Umunsi umwe yaje kumbwira ngo Dadi Imana yambwiye ko impa imodoka. Ngira amakenga muri 2015.
njya gusenga mbaza Imana mana ubwo yari yambwiye n'umunsi wowe uzayibonera ngomba kwiboneramo noneho sasa njya gusenga ntibajya bahusha bari Imana irambwira ngo yego ariko sinyira ubuyiguhaye irimbwira ko mu bantu dusengana hari uwo yari gushika umutima yashika umutima we uwo muntu akampa imodoka ziko ayimpaye kubwe ariko ari uwo muhungu uyinshikiye icyo gihe Imana irambwira ngo genda umusenye mu bwo bushobozi ntiburamuvamo bwo gushika imitima y'abantu ndagenda ndagira gute mfata igenda ndamusengera maze kumusengera nsenya umwuka ndanambwa nti nta kibazo mfite kimodoka umuhungu wanjye humura kumbe we yaricaraga akavuga ngo aba bantu bantunze iyi myaka yose batanze ndi umunyamahanga nabitura iki wagakoresha za mbaraga z'umwijima ya marangamutima ubwo igite cy'amarangamutima cy'ubumuntu cyari cyaratangiye kuza nuvuga ngo reka tuve muri ibyo bintu numva twinjiye mu bintu byinshi so nuvuga ngo rero byaje kubohoka ariko ntabwo yaje kubohoka sibyo nakuye ntabwo bajya babohoka abo bantu ntabwo bajya babohoka igihe cyarageze amaze kwitwa umuntu noneho izo mbaraga zose namaze kuzisenya zamukoreragamo yabaye umuntu kuko ubundi mu isi y'umwuka baba barahinduwe atari abantu mu mwuka nuvuga ngo umva ukuntu bigenda niba wowe utanzwe kwa Satani nawe ukaba igitambo ukemera ubugingo bwawe bumanuka ikuzimu iyo bumaze kugira ikuzimu rero iyo wowe ubwawe witanze nawe ubwawe ugakorana amasezerano nabo ishitani iraza rikambara ubugingo bwawe rikambara ugaragara nkawe ariko ari shitani rikambara na roho yawe cyangwa spirit yawe noneho sasa uhindurwa mu buryo bw'imitekerereze n'imyumvire ntabwo uba ukiri umuntu ugenda gusa ni nkuko nyine Paulo yavuga ngo sijya uriho ni Kristo uri muri jye nabo mu isi y'umwuka ntabwo baba ari bo ahubwo aba ari shitani muri bo yego noneho uwo muntu nk'uwo rero kugira ngo ahinduke biragoye ni process ndende n'ibintu bisaba kugira ngo iyo utangiye kumusenyamo bwa bushitani bwari bumurimo umugarura ubumuntu kuko mu myaka 15 yose yari atararya ibyo kurya bisanzwe yanywaga amaraso n'inyama z'abantu noneho umunsi umwe turi gusangira ku meza ndamubwira nti subona ko ndabona nturaya kuri kurya ibiryo bisanzwe wajya ushima Imana turimo turasangira ifiriti n'inyama wararyaga inyama z'abantu ati dadi ntago ubizi wowe hadize buri iyo turya inyama z'abantu bawumva ari inyama zati babiryoshye kurenza n'ibingibi bimurya amaraso y'ubuyanywa nka fanta aza kumbwira ko amaraso ubundi y'abasaza aya no y'abasaza y'abantu bakuze anywebwa n'abagenerali mu isi ya kirozi cyangwa mu isi ya gisatanike noneho amaraso y'uduhinja agaragara nka fanta kwa fanta tunywebwa n'abantu baciriritse so nuvuga ngo rero tuvuye aho ngaho rero nari ndimo mvuga ngo rero iyo utarasobanukirwa isi y'umwuka n'imikorere yayo biragoye kugira ngo winjire muri iki gice cya deliverance uzasanga ahubwo Satani ari kugukoresha utabizi yego mu gice cya deliverance hari ababyinjiriye Satani abakoresha muri ubwo buryo batabizi ko ari kubakoresha ariko ntabwo watinyuka ngo uvuge ngo abakora deliverance bose n'abakozi ba Satani turahari b'abakozi b'Imana nyakuri twahamagariwe gusenya Satani n'imikorere ye twahamagariwe kujya umunsi umwe umuntu yarambwiye ngo ni mu gihe cya covid none abantu babonaga nikorera ibikorwa ntava mu nzu niberaga mu ntara bakabona abantu b'abaturage baho ngaho bakavuga bati uyu mugabo ubona gukora ibikorwa n'icyo atava mu nzu agikuzimu amafaranga yakuri kuzimu none umunsi umwe ndasohoka ndavuga nti yego nibyo ibyo muvuga nibyo njye kuzimu njya kuzimu gute ndagenda nkagikuzimu nkarwana na Satani nkamubwira nti urarekura umugisha wanjye urarekura ibyanjye kwa Yesu urarekura ibyanjye nkarwana nawe nkamwambura ibyanjye nkagaruka so nuvuga ngo rero buriya hari abantu batazi kujya mu mwuka icyo ari cyo pasi buriya iyo usenga gutyo gusa ukavuga mu izina rya Yesu ninjiye mu isi y'umwuka ako kanya uba winjiye ukivuga ngo mu izina rya Yesu ninjiye mu isi y'umwuka ako kanya biba bihindutse mu buryo bw'umwuka uba winjiye none utangiye kuvuga ati kwa jina Yesu yewe wa muzimu we yewe wa jini we yewe Satani
rekura umugisha wanjye, rekura ibyanjye, rekura amagara yanjye, direct uba wamaze kugera ikuzimu. Urimo urahangana nawe mu buryo bw'umwuka. Niba utarimo rekura ibyanjye mu izina ry'Yesu, rekura akazi kanjye, rekura amafaranga, rekura urubyaro rwanjye, rekura nuva mu mwuka watangiye kurwana kandi wamanutse ikuzimu. None iyo ugarutse uvuga ngo amina, ako kanya uba ugarutse mu mubiri uvuye ikuzimu. Yego. Hari ibintu njya nigisha gukorera hanze y'umubiri. Nuvuga ngo rero aho ngaho uba wacomowe hanze, wacomowe mu mubiri wawe, wageze mu mwuka. None mu mwuka ubwo ni muri yasi itaboneka wayinjiyemo hari ibintu ugiye kubohora. None sasa ibyitwa deliverance, njyewe ushobora kumbwira uti ngiye pastor, urugero rwa hafi ndakora ntibigende, icyo ngerageje gukora cyose kirangirira mu nzira, ntangira umushinga ugapfira mu nzira utageze aho nifuzaga kugira gute kugera, kuko mba nzi ngo mu mwuka baba barakoze iki. Umuntu iyo ashaka kudiringa n'intambwe zawe n'iterambere ryawe agafata aho wakandagiye mu buryo bw'umwuka, yego, agatwara ubutaka bwawe bwaho wakandagiye, ko abarozi benshi bakora mu isi y'umwuka aba yafashe izo ntambwe. None niba wari ufite iterambere ryihuta rizatangira kugenda, tuvuge niba ari nk'inzu uri kubaka, yego, nge nkahagera ndi umurozi, nkafata ubutaka bwaho wari urimo urubaka, nkagira ibyo genda nkora nkatongera nkavuga, uzatangira kubura amafaranga, inzu ikwamire kuri rento. Namwe ubona ko na etage yarubatswe ariko ukabona irangira. Kubera iki? Mu mwuka hari uwayiborotse, hari uwayizinze, hari uwayiboshye. Yego. None rero mu mwuka nshobora kwinjiramo ndi kwa generation mwisi y'umwuka, ninjiye buri muntu wese nkoze umukwabo. Niba yavuze ngo nkoze umukwabo katika ulimwengu wa roho, uwaboshye ino nzu, uwayiziritse, ayizirikije imitongero, imivumo, imyuka mibi, wa generation ndakubita rekure inzu. Ibyo nibyo bita deliverance. Ahubwo abantu ntibazi deliverance ni iki. Nuvuga ngo abantu benshi nta yindi migenzi ikorwa, nta yindi mihango. Abantu benshi cyane bugiye bumva deliverance. Ubundi muri deliverance bayumva nabi. Urumva nko wakubwiye ngo umupasiteri, abenshi niko babikora, abapasiteri ngo gusiga amavuta, bagatangira basiga amavuta ibice bimwe by'umubiri bikarangira bakimiye ibyira ry'imibiri yabo. Bamwe bakaza deliverance avuga ngo zana ibyo utunze, zana ibingibi nibi bikarajya guteje zanyatsa, ahubwo nuko. Ahubwo najya nkwibarira deliverance ubundi twumvisha uko ikorwa. Nibe ibintu bikenerwa muri deliverance. Muri deliverance hari igihe ushobora gusanga umuntu aboshywe n'imyuka ye mu miryango y'iwabo, imizimu yo mu muryango. Tuvuge urugero nk'uriya mukobwa nakweretse, ndi kumusengera, umwuka wamuvugiyemo wa mbere naramubajije, witwaga Aroni, nza kumaza uwo Aroni yari cyarambwira ngo ni sekuru we wapfuye. Yego, Yesu umukiza. Uwo sekuru we niwe wavuga ngo ntabwo agomba gushaka. Kuki atagomba gushaka? Yagiye muri ADPR, niko muzimu wavugaga ngo nuko yagiye muri ADPR akatureka akatuvaho, kandi uwo mukobwa ni umuririmbyi muri korali. Nta cyumweru gicemo pasi nsengeye umwana w'umukobwa. Ukavuga ngo nsanga, urumva hari gere usanga umuntu aboshywe niki n'imyuka mu miryango, iyo mizimu yo mu miryango. Hari n'undi ushobora gusanga nta muzimu mu muryango umuboshye, ahubwo aboshywe n'umupfumu n'abapfumu bagiyemo. Tuvuge urugero, wogiye mu bapfumu, kandi abapfumu ni abakozi ba Satani, ni nk'abapasiteri barasigara n'inyenyeri yawe ba Satani hano ku isi. Icyo agukoreye we, umupfumu mwiza mu isi y'umwuka abasha kukubona, akabona niba uri muri systeme zabo uzanabigumamo, cyangwa se niba uje gufata wiki, cyangwa utazanabivamo, utazabivamo. Iyo abona rero uzabivamo, azagucura ururasago ku gahanga, ariko urwo rurasago aguciye ku gahanga ne esinye yuko abadayimoni babazimu biwe bazahora bagukurikirana paka nujya no. Noneho sasa muri urwo ruhanga agutwaye inyenyeri y'igikundiro, wowe ukibwira ngo ni ibindi mu ruhanga, agutwaye inyenyeri y'igikundiro. Niba aguciye ururasago ku kirenge, agutwaye inyenyeri y'iterambere, ntuzigera utera imbere. Agushyiza ku iyo esinye, isi y'umwijima ikorana n'ibimenyetso, abadayimoni bagenda bagaruka bakurikirana za ndasago, kubera mu isi y'umwuka baha agaciro ibimenyetso. Niyo mpamvu na Yesu yigeze kwigisha ku bintu bijyanye n'ibimenyetso, aravuga ngo iyo mubonye mu ijuru ko hirabuye, mumenya ko imvura igiye kugwa, ariko kuki mutamenya iby'iki gihe? So nuvuga ngo rero sasa mu isi y'umwuka iha agaciro ibimenyetso. So deliverance ni umurimo wa Kristo, ni umurimo w'umwami Yesu,
abawupinga ahubwo ni abakozi ba satani badashaka ko satani asenyerwa. Ni uburyo bwo gusenyera satani, ukambura satani abantu yaboshye, ukambura satani abantu yaziritse, abatoteza, ababuza amahoro. Noneho hari ijambo yivugishije uriya aravuga ngo iyo umuntu yari muri Kristo Yesu ahinduka icyaremwe gishya. Kuba muri Yesu Kristo wibwira ko ari ibintu bikorwa umunsi umwe? Ntabwo bikorwa umunsi umwe. Kuba muri Yesu Kristo kuvuga ngo uhinduka icyaremwe gishya, umubiri wawe uhinduka mushya. Umubiri ukomeza kuba wa wundi, amaraso akomeza kuba yayandi, ingingo zikomeza kuba za zindi. Ni uba muri Kristo Yesu, yego nibyo, ariko ni process kugira ngo ube icyaremwe gishya. Ubundi icyaremwe gishya tubivuge, wabaye icyaremwe gishya ni waba ukibuka n'ibya kera byakubayeho. Ikintu gishya ni ikintu kitigeze gikoreshwa namba. Yego. Icyo kintu kitigeze gikoreshwa rero nta kintu kiba kizi. Nta kintu kiba kizi. Nuvuga ngo rero umuntu wibeshya akavuga ngo ndi icyaremwe gishya kandi ugasanga arakibuka ibya kera, aracyarakara, aracyari umunyamahane, aracyari umunyamujinya, aracyabeshya, aracyacira abandi urubanza, uwo aba ari icyaremwe gishya gute? So hari ikindi kintu rero nshaka kuvuga noneho dusoza pasi. Hari ikindi yavuze ngo abantu bose bashinze amadini. Nicyo kintu ngiye gukomozaho. Abantu bashinze amadini, amadini afite amachurches, ubwo nukuvuga ngo nabo bose ni intumwa za satani. Wamubaza ngo kuki hari idini ubarizwamo? Ubwo nawe uri wabaye umuyoboke wa satani. Niba uri muri ADEPR, ubwo uri umuyoboke wa satani, kuko ADEPR ntabwo yashinzwe n'iki? Na Yesu. N'abantu bayishinze. Ubwo nukuvuga ngo umuntu nko rero nje uriya musore na kuriya mupapa, niba ari umupapa simbizi, umubyeyi rwose mu mwuka nje nkoresheje amaso y'umwuka, ukuri nyakuri yaravangiwe, yarinjiriwe. Ahubwo mwisi y'umwuka bamufasheho bugwate mu ntambara z'umwuka, nkuko ubona hano mwisi bifatika, cyangwa mu ntambara z'umwuka umuntu ashobora gufatwa mpiri, cyangwa akicwa, cyangwa akaraswa akaba kajoriti. Mu mwuka, mu ntambara z'umwuka hari abantu satani afata bugwate ntibamenye ko bafashwe. None rero hari ibintu bibiri ngeyo mbona ari gukoreshwa atabizi. Yarafashwe na satani mwisi y'umwuka, aramuvangira. Yaba ari mu buhanuzi bwe yaravangiwe, no mu myigisho ziwe yaravangiwe. Mu buhanuzi yavangiwe gute? 2022 yahanuye ubuhanuzi, aravuga ngo mu Rwanda hagiye kuba inzara muri ya covid. Yego. Hagiye kuba inzara. Yitonze kwa kundi ubona abari seriye, aravuga ati ngiyewe imyaka maze mu gakiza, ntabwo ndi umuntu wayoberwa ijwi ry'Imana n'ibitekerezo byanjye ngo nanirwe kubitandukanya. Imana yanyeretse ko hagiye kuba inzara ku buryo abantu bazajya barya abandi. Aravuga ngo yagiye kubonabona havuka udutsiko tw'amabandi, tukazajya dutera mu rugo runaka, bakaba baza nk'aho kwa Pasi, nta kindi kibazanye baje kwica Pasi kugira ngo bamurye. Ubwo icyo gihe yavuze ngo yabonye ibiciro bitumbagira, ikiro cy'ibishyimbo kigura 5. Ngewe Pasi n'abantu bo twabanaga mu ntara barabizi, twaramukurikinaga, nahise nigira inama yo kugira ngo noneho sasa ngura ibishyimbo, nkore stock. Naguze ibishyimbo, icyo gihe ikiro cyaguraga 450, ngewe bakabingurira kuri 500. Mvuga ngo umwaka yari yahanuyemo inzara izabamo. Urabona ni cya gihe igihe Ubugande imipaka bwarafunze imipaka. Yego. None muri covid nawe koko wabibona, ukoresheje logique, iyo nzara wabonaga ko ishobora kuba. Si ibintu byagusaba kujya cyane kure ubwo rero nanjye ngewe nakoresheje logique, ndavuga ntiwasanga iby'umugabo ari guhanura, wasanga ari byo nakoresha gutyo niki. None umwaka yahanuyemo ibyo, niho imipaka yahise ifungurwa y'Ubugande n'u Rwanda, aho byagombaga kuba. Ndankubwire ngo ibyo bishyimbo ngiye byari bimaze umwaka, nari nabiguze kugira ngo nzabigurishe nyine uwo mwaka yavuze ubuhanuzi bwiwe, aribwo nzabigurishirizamo. Ikiro cyaramanutse, Abagande bahise basuka ibishyimbo mu gihugu, imipaka ifunguye, ibishyimbo biramanuka bigera kuri 2.5. Ndankubwira ngo ibishyimbo nabigurishije kuri 2.5, narabiranguye kuri 500.
ariko nari nshingiye ku buhanuzi na za logique zindi nyine nanjye ubwanjye nanarizaga gutyo. Ariko hari ikintu njya nibaza, ubuhanuzi akenshi iyo buhanuwe haba ari ubusiye ebyiri, kubusengera bukavaho cyangwa se bwanasohora ntihazagire icyo bwangiza. Hari umuntu ushobora kuba ati se niba bwahanuze ibyerekwa yari yarigize, intore z'Imana zikaba zarabonye zikata zihaguruka zigasenga, ya mipaka ari nafunze igafungurwa. Ibyo bintu byo nimva si ahantu umuntu ashobora gutegeza akavuga ati byari bihari koko nkuko wabibonaga nawe, kuko nawe icyo gihe sinakiraza ko wari utarakizwe ntuve ngo nari nkiri mu birere ntazi iby'agakiza. Icyo gihe urumva hari ukuntu nyine nanjye nakoresheje logique nareba mugani kuntu abantu bari muri covid. Yego. Noneho sasa abahinzi ni bakeya, abahinga ni bakeya, imipaka irugaye. Wakoreshaga logique, hari n'abapasiteri bo mu hanze rwose bagiraga inama abantu bakavuga bati muhinge, mushore imari mu buhinzi, mushore imari mu biki, kuko nibyo bigiye covid izarangira abantu muba bakiri. Kuko hazaba hinza riteye ubwoba. Hariho bigaragara ko ngewe iyo mwanarije ashobora kuba yarakurikiranye bamwe mu bapasiteri bo hanze, kuko hari abapasiteri bo hanze babihanuraga nabo bakavuga yuko nyuma ya covid hazabaho ibiciro bizazamuka by'iki, ariko nibyo by'ibihingwa, noneho ku buryo ikiro gishobora kuzamuka kikagera nko mu 2,000-3,000 gutyo, abantu bakagirwa inama yo kugira ngo bashore imari mu buhinzi. Kuko ibiciro byarazamutse ariko ntabwo byagera kuri iyo range. We niko yari yahantu yari yavuze ko abantu bazarya abandi, ikiro kikagera ku biro ku 5,000. Simubeshyera n'Imana yo mu ijuru irabizi, ibyo navuze niko yabivuze. Noneho rero sasa iyo tugiye mu ijambo ry'Imana, umuhanuzi iyo yahanuye nibibeho, Bibiliya hari ikintu bivugaho, biravuga ngo uwo muntu aba yihimbiye, aba yabihimbye. Reka dusome icyo cyanditswe, Gutegekwa kwa 2. Kadusome icyo cyanditswe urebe n'iki Bibiliya ivuga igihe umuntu yahanuye ibintu ntibisohore. Ntabwo hari abantu nyine bashakisha uburyo bwo kudefanda ibinyoma byabo n'ibyo baba bakoze. Reka dusome hano Gutegeka kwa 2, igice cya 18 n'umurongo wa 20. Handitswe ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo nta mutegetse kuvuga akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Numva icyo Imana ivuga. Uhereye igihe umuntu yahanuriye ibyo ngibyo nibibe mu mwuka yahise apfa. Hari ugupfa ko gupfa mu mubiri, hakaba gupfa ko gupfa mu mwuka. Yego. Icyo akeneye ahubwo wakeneye deliverance yamuzura. Ngo ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo nta mutegetse kuvuga akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka hanyuma icyo avuze ntikibe ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka, uwo muhanuzi azaba ahangaye kukihimbira, ntuzamutinye. Wumvise ibyo ijambo ry'Imana rivuga. None uwo muhanuzi wahanuye ibyo niwe urimo uragenda asenya abakozi b'Imana, avuga ngo yavuze ko ngo nta ntumwa zikiriho. Abiyita intumwa, abapotre, abapasiteri, ngo ari uburyo bwo kugira ngo bizamure hejuru y'abandi, ngo batwaze abandi igitugu n'iki bintu nk'ibyo. Dusomera Efeso igice cya 4. Reka dusome muri Efeso igice cya 4. Hera ku murongo wa 10. Ku murongo wa 10 haranditse ngo uwamanutse niwe wazamutse. Umva iryo jambo ngo uwamanutse niwe wazamutse ajya hejuru y'amajuru yose. Ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose. Kugira ngo asohoze byose. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Urimo uravugwa ninde? Ni Yesu wazamutse. Hera ku murongo wa 9 aho ngaho daze. Usubira here ku wa 10. Baratwereka uwazamutse uwo ari we. Kuko we yavuze yuko ngo nta ntumwa zikiriho, ngo umuntu abintumwa yarabonanye na Yesu live imbona nkubone. Ubwo wakizera ko intumwa ziriho ari ziriya 12 gusa, kano kanya nta ntumwa yakagombye kubiriho.
ariko dusomera aho ngaho ni ukuvuga ngo abitwa ba apotre abitwa abandi bose yego bose we ntabemera avuga ko ari intumwa za Satani ntago yemera ko apotre abiyita ko ari abapotre ni intumwa za Satani abiyita abaki bose ni intumwa za Satani ariko dusomera aho ngaho hera ku 9 kamere ku murongo w'9 ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite ntirigaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu Yesu yabanje kumanuka hehe ikuzimu ajya gukora imfunguzo umva ikintu yakoze komeza usome hepfo amaze kugera ikuzimu ngo yanyaze iminyago komeza hepfo ku murongo w'10 wamanutse niba azamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose nuko bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba abungeri n'abigisha hari ijambo aho ngaho usimbutse ndumva hari akajambo kavuga ngo anyaga iminyago cyekane Bibiliya yanjye zamuka mu murongo w'8 tumve reka mere ku murongo wa mbere ubundi kane yose tuyisome kugira ngo tubijyanire waba ugiye kure hera ku wa 8 ntacyo cyangwa ku wa 7 kamere kuri 5 hariho umwami umwe no kwizera kumwe n'ubatiza umwe yego hariho Imana imwe ariyo data wa twese udusumba twese uri hagati yacu twese kandi uturimo twese ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri urumva ko buri muntu wese yahawe urugero nk'urw'impano ya Kristo ruri buri muntu wese agenda ahabwa icye uyagahabwa iki rya jambo nahoze mvuga umwe ashobora kuba umuganga w'amaso undi akaba muganga ubyaza undi akaba muganga ubaga umutima no mu mwuka niko bimeze Imana irahamagara mara guhamagara ikagenda ifata umuntu ikamuterekamo ikishaka noneho sasa hari uwo komeza dusobanura ibyo uri gusoma nicyo gituma ivuga iti amaze kuzamuka mu ijuru ajyana iminyago myinshi nako nashakaga ngo amaze kuzamuka ajya mu ijuru ajyana iki iminyago myinshi aha abantu impano umvira ijambo nuvuga ngo Yesu yaramanutse agikuzimu yambura Satani iminyago amwambura iminyago iyo minyago rero amaze kuyinyaga Satani araza atangira kuyigaba iminyago Yesu yanyaze Satani nuvuga ngo za mpano zitandukanye zambuwe Satani zimaze kwamburwa Satani Yesu amaze kugera mu ijuru noneho azirekurira mu isi sukomeza hepfo noneho sasa uburyo yazirekuriye mu isi noneho ariko iryo jambo ngo yazamutse mu ijuru risobanurwa rite yego igaragaza yuko yabanje kumanuka ikuzimu ibyo maze gusobanura yego wamanutse niba azamutse ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo asohoze byose kugira ngo asohoze byose komeza nuko bamwe ku bintumwa ze abikoze ari hehe pasi ari mu ijuru hejuru y'amajuru yose nibwo ahaye bamwe kuba intumwa ze ntabwo ibi bintu yabikoze Yesu akiri ku isi ijambo rivuze ngo amaze kujya mu ijuru niho yatangiye kurekura za mpano aha bamwe kuba intumwa none wowe rero uvuga ngo nta ntumwa ziriho uzi Bibiliya kandi narumvise waba uzi Bibiliya usoma Bibiliya ye uyu muntu asoma Bibiliya ye koko wa mugabo waravangiwe ukeneye deliverance ahubwo wowe ukeneye kubohoka Satani arakuboshye ndakubona mu isi y'umwuka uziritswe imingoyi zikomeye mu bwonko haboshywe mu bitekerezo haboshywe ndakubona Satani amaze kurindagiza intekerezo zawe Paulo yaravuze ngo ndatinya cyane uko yanzoka yoheje Eva ariko izoshya intekerezo zanyu zikareka kubonera intekerezo zawe zarohejwe Satani yaraziboshye arazideviya ibyo uvuga ntabwo ura Satani urimo urahamya urakora umurimo wa Satani urwanya abakozi b'Imana urwanya abantu b'Imana utabizi hindukira n'udahindukira vuba byihuse inkoni y'Uwiteka ubwiraje Uwiteka uvuga araje irabangutse vuba n'udahindukira ngo we uce bugufi wemere kwiga uce bugufi birabo ngo uwibwira ko hari icyazi nta cyabazi ugereranyije n'icyo yagombaga kumenya ubwenge bwawe bwaragushutse wumva yuko ari we muhanga ari umunyabwenge umaze kumenya uzi byose ariko urahananuwe ca bugufi wongere usubire ku birenge by'abakozi b'Imana bazima
bakwigishe, bakubwire deliverance icyo ari cyo, bakwigishe, bakubwire ko intumwa zihari. Iri jambo rivuze yuko uwazamutse niwe wageze gute, wohereje aha bamwe kuba intumwa. Urimo uravuga ngo nta ntumwa ziriho? Zirari. Aha bamwe kuba abahanuzi, aha bamwe kuba bigisha, aha bamwe kuba bavuga butumwa bwiza. None urimo uravuga ngo uwo murimo urimo uragenda usenya, uritura ukubita hasi. Urimo urasenya umurimo w'Imana nudahindukira, nudaca bugufi ngo wihane, wibuke wavuye ukagwa. Ndavugana nawe waraguye, waravangiwe, ari mu buhanuzi uhanura, ubwinshi n'ibitekerezo byawe nta Mana iba yagutumye. Ahubwo icyo mbona nkubonamo, ntabwo uragira ubushobozi bwo gutandukanya ibitekerezo byawe n'umwuka wera yavugira muri wowe, kuko umwuka wera yavugana natwe avugira mu bitekerezo byacu. Rero iyo utaramenya uburyo bwo kuzamuka mu mwuka, ngo winjire mu mwuka, ufate ibitekerezo byawe ubyinike mu maraso ya Yesu Kristo, ubyinike mu ijambo, uravangirwa, wumva amajwi menshi cyane. Ya majwi rero akaza ari uruhurirane rw'imitekerereze, bikagendana na bya bindi wigishijwe bitewe n'idini uba warakuriyemo, ukaba wabyakira nk'ukuri kandi nta kuri kubirimo. None bya bintu rero ukaza ukabiroha ku bantu, ukababwira ngo Imana iravuze, Imana yakweretse, itigeze ikwereka. Hari ijambo wavuze ryiza, bahanuzi, iyo Imana yerekanye ibibi ntabwo ifite impamvu ko bigomba gusohora. Ibi byerekanye kugira ngo dusenge. Ubundi yanakweretse n'ibibi nta n'impamvu yo kuza hano kuri kamera ngo bitangaze. Ibi bikweretse ngo ufate ibihe byo gusenga, ufate iminsi utangire kubiburizamo, sina ngombwa kwiriguza kubitangaza hano kuri za kamera. Ikweretse intambara, jya mu masengesho usenge uvuge uti Imana mpagaritse ino ntambara. Bibiliya iravuga ngo ibyo tuzahambira mu isi no mu ijuru bizabihambire. None ko bakaza gutyo, leta ijye bafata bibabohe, ubwo bazirike, koko nge ndayishyigikira. Imana ikoretse. Hari abantu bazanye ubuhanuzi bagira ngo bamamare, rimwe na rimwe kandi atari n'ubuhanuzi bakundwe bwavuye ku Mana, cyangwa se hari n'ababihawe byavuye ku Mana, ariko kubera kuticara ngo ubaze Imana, Mana ibi bintu nyeretse njye kubivuga cyangwa mbanze nsenge, ntabwo iby'Imana itwereka ariko byose tubivuga. Ubundi mu by'Imana itwereka, mu bintu 100 ishaka kukubwira ngo vugamo kimwe, ibindi kagutegeka ngo bisengere. Ndavuga umuhanuzi warezwe. Rega dufite abahanuzi batigeze barerwa, batabaye munsi y'abashumba, abashumba ngo babarere, babigishe, bamenye igihe cyo guhanura n'igihe kitari cyo guhanura, basobanukirwe igihe cyo kuvuga ngo iravuze itanavuze. Reka nkubwire none pasi none mbirangize neza. Reka nkubwize ukuri, abantu babeshya ngo n'Imana iravuga. Uzi ko muri iki gihe cya none Imana itavuga, ariko Imana umuremye ni abantu umuntu uvuga ngo mwumve uko Uwiteka Imana ivuga ntarasobanukirwa imikorere y'Imana. Muri iki gihe cyacu n'umwuka wera ukora. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ibindi byaha byose bizababarirwa. Uzatuka Imana azababarirwa, uzatuka umwana azababarirwa, uzatuka umwuka wera ntazababarirwa. Impamvu pasi tubwire kagira inkuru. Impamvu mu gihe cy'Imana data ikora, inyuma yayo hari kuzaza Yesu Kristo, ukababarirwa ku bwa Yesu Kristo rwose. Inyuma ya Yesu Kristo ni umwuka wera, inyuma y'umwuka wera nta kindi ni ukuzamuka kw'itorero. Niyo mpamvu nta mbabazi umwuka wera. None rero utuka umwuka wera ni nk'uyu nguyu ujya kuri kamera akavuga ngo niba nkoreshejwe n'Imana, umwuka wera arankoresheje, nkijije ikimuga cyangwa se nirukanye daimoni mu muntu. Noneho kaza ukavuga ngo oya, justice ntabwo ari umwuka wera umukoresha, ni daimoni imukoresheje. Niba bagende basobanukirwe Yesu avuga ku bw'icyaha kitababarirwa cyo gutuka umwuka wera, abayuda n'abafarisayo baravugaga ngo ni daimoni umuha ubutware bwo kwirukana abadaimoni. Niho Yesu yababwiye rero ngo ibindi byaha byose bizababarirwa, ariko icyaha cyo gutuka umwuka wera ntazababarirwa. Itonde rero gucira imanza abantu ngo ubonye abantu bakora ibitangaza, nta bimenyetso bifatika bikwirika koko ibyo bitangaza nibyo koko. Hari ibitangaza bivi kuzimu, nge simbyita ibitangaza, mbyita ibirangaza.
ibyo byo ni ibirangaza, ntago ari ibitangaza. Ni Hakaba ibinyoma. n'ibitangaza bikorwa n'umwuka wera, aribyo Yesu yari yavuze ngo dore ibimenyetso n'ibitangaza bizagumana n'abizera, ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye. ariko se njyewe Tuzavuga mu ndimi nshya, ngo bazafata inzoka ntacyo zizagira icyo zibatwara, kandi barambika ibiganza ku barwayi bakire. Urumva none ibitangaza byose babihariye Satani. Ukibaza umwuka wera ntagikora ibitangaza? Barabona umuntu dayimoni zirimo. Mvuga ngo umuntu, iyo mbonye hari umuntu ukoze igitangaza, keretse umwuka wera mbwiye ngo ni igihahirano, ni ikigurano, kuko hari ibitangaza by'ibigurano. Ushidikanya urateruye ukabyihorera, uraceceka ugatuza. Rero aba bantu batutse n'umwuka wera batazi ko bawututse. Pamfile, hinduka, Imana iracyagukunda, iracyari ku ntebe y'imbabazi, waravangiwe, ariko garuka usubire ku karagusenge, wemere kongera guca bugufi munsi y'abashumba bo ngabo upinga, bakugira inama, bakwigisha isi y'umwuka n'imikorere yayo. Urayivuga ariko ntabwo urayisobanukirwa, nturamenya imikorere yayo, ntabwo urayimenya pe. Satani ni umutekinisiye wo kuba yakwinjira mu ntekerezo zawe akakoshya. Uyu ni Paulo wavuze ngo ndatinya cyane nk'uko inzoka yoheje Eva, ariko yakoshya intekerezo zanyu zikava mu kubonera. Iyo umuntu yabaye mu idini cyane, akakira inyigisho z'idini, igihe kiragera Satani akaba yamwatakira no mu bitekerezo bye, bikagenda bigahura n'inyigisho z'idini yariye. Noneho sasa ugasanga umuntu arangiritse. Nkunze kwigisha abantu isengesho baba bagomba gusenga. Urabona telefone yawe hari igihe yuzura ikaba itabasha kwakira ibindi bintu, storage ikaba out. Yego, bikaba ngombwa kugira gute uforomata. Ukeneye gukorerwa foromate mu mutwe wawe, wowe Pamfile, Imana ikaguhanaguramo ibintu by'ikideni n'inyigisho n'ibindi byose, ikabifuta, ikongera ikakunovera, ukaba mushya. Nicyo ukeneye. N'abandi bose bafite iyo myemerere nk'iyo, bumva yuko nta ntumwa zikiriho, bumva ko nta bigisha bariho, bumva ko nta bahanuzi bariho, bumva ko deliverance ari umurimo wa Satani. Deliverance ni umurimo wa Kristo, uzakomeza kugeza igihe Yesu azagaruka aje gutwara itorero, kuko ni uburyo bwo kwirukana abadayimoni no gusenyera Satani. Nicyo bivuze. Deliverance ni uburyo bwo kwirukana abadayimoni no gusenyera Satani. Satani tukamwambura abo yanyaze, kuko niwo murimo Kristo yakoze. Kristo amaze kumanuka akagikuzimu, tubona hari za roho yazamuye azambura Satani, zirazamuka. Iyo usomye muri Mategeko 28 tubona yuko ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga, ngo ibituro by'abera byarakingutse. Nuvuga ngo ni babandi rero Yesu yavanye kuzimu. Kera hari abantu batari bazi yuko bundi kera paradizo yari iri kuzimu. Kuzimu yari irimo imigabane ibiri. Hari kuzimu y'abapagani, hakaba kuzimu y'abakiranutsi. Ikuzimu y'abakiranutsi yitwaga rero paradizo, ariko iri kuzimu. None rero Yesu, umurimo wa Yesu amaze gupfa, icyo yakoze yahise azamura babera bari bariyo, aracingura bakurayo. Niya minyago arabazamura. Kano kanya paradizo ntabwo ikiri kuzimu, iri mu ijuru. So rero nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, urumva ni umurimo wa Kristo rero yakoze wo kubohora. Uvuze ngo deliverance ni ya Satani, rero wowe waburu wa Satani. Ahubwo reka twigishe deliverance niki, ikorwa gute, abantu basobanukirwe. Noneho nihagira umuntu ujya kubakoreraho ubukonikoni nk'ubwo, babyange. Hari ikibazo nakomeje kwibaza, nyirego nkibaza kenshi, ubundi ikuzimu ni Yes. Ko muri Efeso ngo wasiwe ugushije ishyano, bya jambo twavuze. Yego. Kuko Satani amanuka yikana muri kwimijinya mwinshi, wasiwe. Aha turizo habari kuzimu. Reka dusome mu byahishuwe kugira ngo nawe kuzimu Bibiliya irahavuga mbi kuzimu. Ijambo ikuzimu, Bibiliya ihavuga inshuro 111 ikuzimu. Nuvuga ngo ikuzimu nibyo mvuga rero usaze nkunze gusobanura vuga nisi y'umwuka ituwemo n'ibiremwa by'umwuka, ariko byavumwe byaciriweho iteka. Nisi y'umwuka ituwemo na zaro. Iyi si turimo yo nisi twite isi bifite imibiri, ntabwo wayita ikuzimu. Nisi bifite imibiri, si y'umwuka, nisi igaragara, nisi iboneka, ibamwo abantu bambaye umubiri. Iyo hari ikiremwa kije kuyikoreramo kidafite umubiri, bigisaba kugira ngo cyambare umubiri.
niyo mpamvu kuko Yesu yari umwuka kugira ngo ayikoreremo byamusabye kwambara umubiri kuko n'isi iyi y'ibifite imibiri ntiyari kubasha kuyikoreramo nta mubiri yambaye. Imana data kugira ngo ikorere muri iyi si y'ibifite imibiri biyisaba umuntu, biyisaba intumwa, biyisaba abahanuzi, biyisaba abavuga butumwa. Ntibishoboka ko Imana umuremyi data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi yaza gukora hano mu isi nta muntu. Ntibishoboka ntiyabikora. Jamais dora. None rusasi utangiye kuvuga ngo intumwa ntiziriho, waba uvuze ngo ubwo se Imana yakora gute izo ntumwa zidahari, abo hanuzi badahari, abavuga butumwa badahari? Iyi si n'isi bifite imibiri. None iyo mvuga rero kuzimu n'isi y'umwuka ituwemo n'ibiremwa by'umwuka bidafite umubiri byavumwe irimwe byiciro irimo. Nuvuga ngo umukuru wayo yitwa Rusoferi ari we Satani. Yubatse ubwami aho ngaho mu isi ikuzimu, afite ubwami, ni ubwami bufite ubuyobozi bufatika. Inzego ziba zikurikira, inzego zinakomeye cyane. Kuzimu ni nk'igihugu gifite igisirikare gihambaye. Noneho sasa kimwe mu gisirikare rero cya Satani afite cy'ikuzimu harimo uburyo bubiri. Hari igisirikare cy'abamarayika aribo twita abadayimoni, hakaba n'igisirikare cy'imyuka y'abantu. Iyo tuvuga imyuka y'abantu ni za roho z'abantu zicomoka zitandukana n'imibiri zikamanuka ikuzimu, ziri hano ku isi zambaye umubiri, zakoraga ibyo ziboneye, usambana, wiba, uterekera, ubandwa, ukaraguza, ukora ibyo. Uwo muntu yacomotse mu mubiri we, roho yiwe direct, nuvuga ngo uyu muntu agiye gupfa. Ibyo ni ibintu umwuka wera yanyigishije byinshi arabimishurira. Iyo umuntu ugiye gupfa, ugisohoka mu mubiri wawe, imbere yawe haba hari abamarayika babiri. Hari marayika w'ikuzimu, hakaba na marayika w'ijuru. None ugisohoka mu mubiri wawe, marayika abo bose baba baje kukuburana. Hari marayika w'ikuzimu uvuga ngo uyu ni uwacu, uw'ijuru nawe akaza avuga ngo ni uwacu. None bombi baba bafite raporo. Uw'ikuzimu ashobora kuvuga ati reba ari ku isi, bakagaragaza video y'ibyo yakoraga byose. Ubwo nyine uw'ijuru agahita asubirayo nyine yikoreye amaboko ariko ababaye. So none rero iyo roho imanutse igeze ikuzimu, cyane cyane za roho zaterekeraga zabaga mu mihango n'imigenzi ikomeye cyane hano mu isi zikorera Satani. Mu isi y'umwuka zagenda zigahinduka ingabo za Satani, zimwe special force. Niyo mpamvu buriya daimoni kwirukana biroroha. Impamvu byoroha niki? Daimoni ntiyemerewe kuza hano mu isi. Yibwe ngo daimoni toka kwa jina la Yesu, subirayo. Ako kanya kumva izina rya Yesu yita yirukanga. Ariko sakanwa ka buri wese nakanwa k'umuntu wizeye Yesu Kristo. Kuko hari n'umudayimoni usangira tamatise nkawe. Weya ntago buriya bari umudayimoni. Hari abantu batazi muri ibintu bya deliverance, reka mbisobanure. Daimoni wundi yibwiye daimoni marayika wo mwijima uvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ndagutegetse daimoni soka muri uyu muntu. Izina rya ako kanya yitigenda. Ariko Satani ntabwo kunze buriya gukoresha abadayimoni cyane, azamura ikitwa imizimu. Babazima baba barapfuye bakongera bakagaruka. Za roho nizo azamura. Tuvuge urugero, niba wenda nka sogokuru wawe w'igisekuru cya gatatu, niba yaraterekeraga akabandwa karaguza n'iki, cyangwa akaba yari umutware w'umuryango akiri hano ku isi. Noneho sasa kuzimu ikamubwira ngo wabonye buriya duhungu twuzukuru kwawe ko twaturembeje, nturabuzukuru bawe hariya ku isi ikintu bari kudukorera, zamuka vuba genda umuteze inyatsi. Ubwo muzimu naza kuko ni umuntu wabaye ku isi. Noneho azavuga ngo uyu nuwo mu maraso y'iwacu, uracyauti kwa Jesus wapi bikanga. Nibyo bya bindi Yesu yavuze ngo bene uwo mudayimoni akurwa no kwiriza ubusa no gusenga. Uwo muzimu yazamutse abo ni mubi. Nuvuga ngo icyo nicyo gisirikare cya nyuma Satani akoresha ku isi, kuzamura umwuka w'umuntu ukaza ukakubamo, ukakwicaramo. None rero njyewe niba ndi kugusengera muri deliverance, ndi kukubara ngo daimoni muvemo kwa jina la Yesu, daimoni atari kurimo, uzakomeza kubona umuntu nagihinduka. Kuko nyine ndi kuvuga ikitari cyo, umuntu ntabwo arimo daimoni, yibereyemo abazimu. None nanjye ndi kubyitiranya ngo ndacyaha daimoni kandi si daimoni murimo. Hari igihe noneho batari na daimoni murimo, atari n'umuzimu murimo, ahubwo muri uwo muntu hari umurozi waje akamwicaramo. Umurozi, kuko umurozi umwuka w'umurozi. Yego. Tuvuge ngewe kano kanya niba ndi umurozi. Yego. Nuvuga ngo spirit yanjye ngewe umwuka nambarwa n'abadayimoni. Yego. None mbasha kugira ubushobozi bwo kuza nka kwinjiramo. None rero niba ari nge uguteje ikibazo,
ufite wenda uri kuribwa mu nda urumva hari ikintu kikurya mu nda urivuza byanze ukajya kwa muganga bakabura uburwayi ariko kandi ukarushaho kuribwa wenda ninjye murozi wiyemeje kukwinjiramo kukwangiza nihaza umunyamasengesho mugufi cyane mu mwuka cyangwa abakozi b'Imana bagufi mu mwuka azaza atangiye kwa General Yesu ndirukana daimoni muvemo ntabwo njemba nituramyemo ahubwo nkurira nguseka niba ndi umwuka murozi uri muri uwo muntu ntangira kuguseka kugeza igihe mwisi y'umwuka bisaba kugira ngo ugire nandi maso y'umwuka n'ubundi bumenye umenye ngo uyu muntu ni iki kimurimo noneho iyo usobanukiye ko umwuka w'umurozi ukavuga ati yewe mwuka w'umurozi we ndakubona ndagutegetse winjiye mu mubiri utari uwawe warenze imbibi n'imipaka get out uva urenga umubiri wawe wemerewe uza kwinjira muri uyu mubiri muvemo kwa Yesu ako kanya ahita turumbuka akavamo ariko niba uri kwitiranya ibintu mu gihe uri gusengera umuntu ntashobora kubohoka kuko nyine uri kuvuga ikitari cyo so nuvuga ngo rero ibi bintu rero ni ibintu byimbitse kugira ngo abantu babyumve bamwe babarokore n'abantu bamaze no gukura mu Mana bamaze kugira kandi barenze imbibi z'idini urumva batagifite ya myigishirize y'idini kuko idini cyo rikwigisha ni icyaha nabwo niri kwigisha uburyo wakireka rikakwigisha Yesu azaza nabyo niri cengeremo ndani rikakwigisha kwizera nabwo ntibakwigishe kwizera niki nuvuga ngo ubundi ibintu by'amadini uzikuntu nge mbigereranya nk'igihe wafata umwana wawe ukamujyana mu ishuri agahura n'umwarimu ufite ubumenyi bukeya uwo mwana n'ubundi ibyo azasarura muri uwo mwarimu nibyo azatwara uzasanga nawe afite ubumenyi bukeya noneho idini cyo ryakoze rero nuvuga ngo ryabigishije kwizera ribigisha icyaha nuko kwizera ntibakwigishe bizera gute icyaha se nakireka gute bagora ngo ihana icyaha ukakihana ariko kukireka bikakunanira ariko niryigeze rikwigisha uburyo icyaha wagicikaho ugasanga noneho ubaye uri umukristo w'umunyedini waho ngaho gutyo uhora wihana icyaha kimwe ku kindi icyaha kimwe gutyo urajya mu cyumba cy'amase Imana imbabarire umujinya Imana imbabarire uburakari Imana imbabarire gusambana ku cyumweru nanone mu cyumba cy'amasengesho ukumva wa muntu arongera abirepese gutyo imyaka ikagenda ihita buri munsi buri muntu ahora yihana ibyo ngibyo ariko wa muntu ni wamurenganya koko yigishijwe ko kwatura agomba kwatura icyaha ariko ntabwo yigeze yigishwa uburyo yareka icyaha kuko icyaha gifite imbaraga kandi noneho hari isengesho ushobora gusenga icyaha ukagicikaho cyane cyane iyo wamaze kumenya ngo iki cyaha gituruka he kiva he kandi nicyo cyananiye cyandembeje kiremereye hari ibyaha usanga biba bituruka mu maraso y'ababyeyi bacu twebwe twarabikomoye mu maraso zabyane bitangwa ni za karande nyine kamera ugasanga ufite umujinya waso yego ufite amahane yaso wakora ikintu ati nuwasuri ubona kuriya nuri urumva rero uwo muntu igihe cyose niho ngaho tuba tuvuga deliverance nyine nuvuga ngo uhita usobanukirwa ngo uyu mwuka ni umwuka ukomoka mu maraso yase igikenewe ni ukumutandukanya n'amaraso yase mu buryo bw'umwuka mu buryo bwo gusenga nta yindi migenzi ikorwa so numva rero sasa uwo muntu rero azahora yihana umujinya ibihe byose kuko ntazi ikiwumutera n'ababimubwira ngo ihane nawe barabimubwira ariko ntafite ubushobozi bwo kunesha icyo kimutera uwo mujinya kuko ni imbaraga zaje zimubohesha iki umujinya zimukoresha icyo kintu ariko zivuye mu maraso urumva rero hari ibyaha nk'ibyo dukura mu maraso y'iwacu hakaba hari ibyaha noneho sasa by'ibirogano muroza ashobora kukuroga tuvuge urugero rwa hafi ukaba uri gukora muri ofisi runaka noneho turakorana twaba turi gukorana najya nkureba nkabona imbere hari umwanya turi guhatanira kandi nkabona kuwugucikana ntibishoboka njyewe rero sasa nkazajya nguteza ibitotsi byinshi ugasinzira ugakererwa igihe uje mu kazi nkakohereza dayimoni y'ibitotsi cyangwa waba gutyo ukabona waba watangira kujya kuri mashine ibyo wagombaga gukora ugasanga ntubikoze cyangwa se n'utundi tubazo tudashira dutuma akazi kakunanira gutyo ugasanga cyangwa se wenda dutuma ubwira n'aba bakiriye ugahorana umushiha waza no mu kazi gutyo ugashihagura abantu ari umwuka nakoherereje kugira ngo ushihagure abantu utangirwe raporo mbi ibyo rero abarozi bafite ubushobozi bwo gukora ibyo hari abantu buriya batazi imbaraga za kirozi uko zikora bakirengagiza yuko Mose yazanye inkoni akayikubita hasi ngo n'abapfumu n'abakonikoni bakoresheje uburozi bwabo bakabikora nabo barabikora ngo bakoresheje iki birabo ngo bakoresheje uburozi bwabo ibyo ni ibintu nigisha kuri Senga Ubohoke nkabyigisha
kunuza ku isengesho ribohora official ukuntu umuntu akoresha uburozi bwiwe akaba yagusunikira umwuka akaguteza kanseri kwa muganga bakagenda bagapima bakayibona kandi ari kanseri y'indogano. Uzi indwara ziri kuza ngo z'ama diabete n'ibiki byose nibi by'imivuduko buri imivuduko yose ni indwara za kirozi. Ubundi izi ndwara zose ubona zidakira bahata imiti zitagira inkingo zitagira iki menya ngo ni indwara majorite nyinshi hari ushobora gukura ku mirire zikizira gutyo ariko nyinshi zikora ku badayimoni. Izi zitavurika bisubiremo izi ndwara ubona abaganga batabonera umuti zitavurika ni indwara zishingiye mu isi y'umwuka. None rero ikintu cy'umwuka ntago wakicisha kinini wowe wakoze nk'umwana w'umuntu. Kiracyoroshya gusa kiroroshya uburibwe bwa buribwe ariko gitinze n'urupfu gitinze n'urupfu ariko ntabwo cyarandura gitera kuko gitera ni umwuka ubutera iyo ndwara. None rero umwuka ubutera iyo ndwara niba utaranduwe wowe uzaza ni nka kwa kundi nyine urabona hari ijambo Perezida wa Repubulika amaze iminsi avuga cyangwa hano mu Rwanda byakoreshwaga muri minsi ugihereye mu mizi iyo havugwa biriya bya Kongo bagihere mu mizi. Urumva rero nawe iyo ndwara yawe urimo ariko urayivuza ariko ntabwo ihera mu mizi. Niba ari icyaha nacyo urimo urakijya ariko ntukirandura uhereye mu mizi kizagaruka. Rero iyo tuvuga rero amasengesho ya deliverance naho ngaho na amasengesho agana mu muzi w'ikibazo mu nkomoko y'ikibazo. Nta yindi migenzo n'indi mihango ikorwa ababikora nyine nuko baba batazi ibyo ari byo. Nuko baba batarigishijwe ngo bamenye bigisimu. Ukimbaza rero iby'ikuzimu tugarutse tubonye yuko ikuzimu ahangaha nuvuga ngo ikuzimu ni isi y'umwuka ituwemo n'ibiremwa by'umwuka. Iyo dusomye mu byahishwe nakubwiye ngo Bibiliya havuga inshuro 111 111 reka dusome muri kimwe wenda mu cyanditswe. Yego. Mu byahishuwe Revelation tuvuge wenda urugero dusome nk'ibyahishuwe igice cya 11 n'umurongo wa 7. kandi nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe. Urumva izazamuka ivuye ikuzimu ubwabyo urimo urabyumva ngo izazamuka iyi nyamaswa irimo irazamuka ivuye ikuzimu muri hasi y'imyuka. Urumva rero ntabwo wavuga ko ikuzimu ari hano turi ahangaha se wazamuka. Nuvuga ngo ikuzimu ni yindi si y'umwuka itagaragara ariko nanone wongeye ukasoma nanone mu byahishuwe hano ngo mu gice cya 20 haravuga ngo mbona marayika umanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu afite n'umunyururu mu ntoki ze ngo afata cya kiyoka ariyo nzoka ya kera ariyo umwanzi na Satani akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 ngo akijugunye ikuzimu arahakinga. Ntabwo rero wavuga ngo ikuzimu ni hano ntabwo ari hano ntabwo ari ahangaha. Nabo bose bagiye bahajya nako gahungu karambwiraga ngo ko kabaga kari nko mu musigiti wenda kagiye kugenda kwa kundi bicara bakubye amabero hari ukuntu yabinyerekaga hari ukuntu bicara bari muri meditation basenga bicaye neza pe agagira gutya. Yambwiraga ko yavugaga amagambo 3 we akibona ubutaka bwasamu akamanuka abandi bo bari nawo ntibanabimenye. Ndetse no mu byo ambwira yambwe ati hari inganda zikora imodoka zikora iki yarafite n'imyenda yaho original hari umwenda yarafite arambwa ati uyu ni umwenda wakakorewe 100%. Telefone yarafite ebyiri zose zari zarakorewe hariya 100%. Kandi ko ni brand zano no yanambwiye yuko bo bakora ibintu by'amaoriginal we yarambwiye ngo abana b'abantu ba hano ku isi bajya hariya hepfo kwiga gukora ibintu nyine mu buryo bwa original. Oya majority technology dukoresha hano ku isi ni yahariye rwose ni yahariye. So nuvuga ngo rero sasa dusoza abantu bamenye ko isi y'umwuka irahari yitwa ikuzimu hakaba n'isi y'umwuka twita ijuru. Noneho sasa iyo kuzimu iratuwe ni nayo nuvuga ngo urugero rwa hafi tuvuge ukubona ni ukuvuga ngo ukuntu yo inakora hano ku isi. Niba mu mudugudu batoye umuyobozi w'umudugudu mu isi y'umwuka bahita bimika
ishitani rigomba gutegeka umudugudu. Usibye ko ubuyobozi bwa kuzimu ubwo buhera mu muryango kuzamuka kugera ku rwego rw'igihugu. Iyo hari perezida w'igihugu haba hari n'umuperezida w'ishitani. Nyine nuko hari umucyo n'umwijima nuvuga ngo uwo muperezida w'ishitani wo mu buryo bw'umwuka icyabagamije ni ukurwanya imigambi no kunaniza imigambi ya wa muperezida w'umubiri, imigambi abafite. Noneho sasa nukuvuga ngo rero mu mwuka buriya nk'abantu baba bagomba gusengera igihugu, nta kindi buriya hari protocole yo mu mwuka ibigomba gukorwa, no gukubita izo mbaraga zikabisa mu perezida wacu, zikabisa abayobozi bacu. Noneho abayobozi bacu bakabona uko bakora, bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Kuko mu mwuka nabo baba bafite ibindi bibarwanya. Nkuko hari ikigisho njya nigisha cyo kuvuga ngo gutangwa, igihugu kiratangwa. Umuntu ashobora kuza agasaba igihugu cy'u Rwanda cyacu turimo akagitanga ikuzimu rwose. Ako si umuntu wari we wese kamera, si umuntu wari we wese. Bisaba kugira ngo nawe uri mu zindi nzego uri umuntu ukomeye akaba yagisaba akagitanga ikuzimu. Cyatanga ikuzimu uzasanga nk'ibihugu ubona bihoramo intambara, maraso ahora ameneka, nta mutekano, nta mahoro. Byinshi byaratambwe, biri mu maboko ya Satani, byaratambwe kugira ngo ayo maraso amenwe. Satani abone ibyo biryo bye. Yego, ibihugu ubona bihora mu bukene bwinshi biba byaratanzwe. Noneho rero sasa ikintu kiba gikenewe buriya ku banyamasengesho basengera igihugu baba basaba kugira ngo bakibohoze mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu ngo dusengere akeshi dusengere n'igihugu. Yes, n'Imana irabidutegeka ikavuga ngo musengere abayobozi b'ibihugu cyangwa se banki, musengere n'igihugu muri rusange, igihugu kigira amahoro. Kuko nuvuga ngo mu mwuka dore ikintu bibaho, Satani abashaka kugira ngo asoze imigambi ye mu gihugu. None iyo migambi ye mu gihugu kugira ngo ayisoze azayicisha mu bantu, mu bayobozi. Iyo rero batasengewe bisanga bari gushyira mu bikorwa imigambi yahariye. Ariko iyo basengewe bisanga bari gusoza umugambi w'Imana mu gihugu. Umugambi w'Imana ni uvuga ngo umugambi w'Imana ku gihugu, ku batuye isi, ni amahoro, ni umutekano, ni ugutera imbere mu by'umubiri, ni ukubona ubuvuzi kuri bose, kubona amazi yo kunywa, kubona iki, mbega niwo mugambi w'Imana. Imana ntabwo yifuza ko umwana w'umuntu mu isi ababara, kuko iravuga ngo ntabwo Uwiteka anezezwa no kubabaza abantu iteka, naho yabababaza azabagirira impuhwe. So none umugambi w'Imana ku bantu nuko nta muntu numwe, kabiri ugomba kurimbuka, kabiri nta muntu numwe ugomba kubaho mu isi ababaye. Umugambi wa Satani ni ukubabaza abantu, umuntu akaba mu isi ari umunyamibabaro, ari umunyanimba, ari umunyagahinda, ntacyo kurya afite, ntacyo kunywa afite, ntacyo kwambara, ahagaritse umutima, urupfu arubona amanywa na nijoro. Uwo ni umugambi wa Satani. Ariko umugambi w'Imana ni ugukiza abatuye isi, ikabakura muri iyo mibabaro. So nuvuga ngo rero iyo abantu batasengeye igihugu, cyangwa ngo usengere, niba uri umugore ngo usengere urugo rwawe, kuko mu mwuka buriya hari ingo nyinshi usanga zubatse kabiri. Gute rero Pasi? Ugasanga umugabo afite umugore mu mwuka akagira n'umugore mu mubiri. Umugore afite ugasanga ni ikishitani cyangwa ni ikizimu, cyangwa se umugore ugasanga afite iki, nawe afite yubatse kabiri, afite umugabo wo mu mubiri akagira n'umugabo mu mwuka. W'iryo joro babandi usanga ngo barya bagasambana na ba sekuru n'abandi bose atazi. Nuvuga ngo rero urwo rugo nta mahoro rushobora kugira, nta mutekano. Nuvuga ngo umuntu usanga afite urugo mu mwuka, afite umugabo mu mwuka, afite n'umugore mu mwuka, rimwe na rimwe ugasanga bafite n'imbyaro mu isi y'umwuka. None niyo mpamvu uzabona abo bantu iyo myuka izatangira kurwanya uwo muryango kugira ngo usibangane, urwo rugo ruveho mu buryo bw'umubiri. Bagatangira ugasanga ngo abyara inda zivamo. Yes, ugasanga abyaye kabiri gatatu, kanga usanga ibintu arimo arabyara abana hari ibintu rero bimbabaza kenshi cyane iyo mbonye nk'umuntu ari kuvuga ngo Imana yanyiciye abana, Imana ngo yanyambuye imitungo. Sujye ubyumva se? Hari imvugo y'iki gihe abarokore bishyizemo itaba muri Bibiliya, ngo aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombye. Ngiye mvugo sinjya nyemera. Imana ihombya ni iyihe? Hari ukuntu Imana, tuvuge n'urugero, bayifashe nabi. Tuvuge n'urugero pastor. Yego. Gasanga ushingire kuri Bibiliya, ariko niba ugiye kunyumvisha ko Imana ihombye. Oya, nge ni ikintu nanyo uko icyo kintu ndacyumva kandi nemera ko ari ikintu gishoboka. Niba ubyizera. Uyu munsi hari ingero nyinshi nagiye numva. Shingira kuri Bibiliya, ntushingire ku mateka y'abantu. Reka njyana byose biraza guhura. Uraza kumfasha kugira ngo tuze na Bibiliya kandi turebe n'ibyo bintu bishoboka koko. Imana igahamagara Pastor Justus, yenda wari mu businessman,
wari ufite bizinesi wakoreshaga yenda wiberaga muri iyo si yawe y'uburyohe ufata nyine uba muri bya byiza by'isi byose tuzi biryohera. Imana ivuga ati ariko nshaka kuzankorera, nzagukorera gute? Sinashaka kubikora, sinshaka no kubitekereza. Twaje tubona umuntu akaza kamwe ati ngewe nari mfite, tuvuge n'urugero, nari mfite amamodoka ariko bimwe nagiye mbikura aha, ibindi mbikura aha, nuko umunsi umwe ya mbere irashya, iya kabiri irashya, bishize nibuka ko ari isezerano ufite n'Imana, atuntangiye kubona ubuzima aho ninjiye mu Mana ngatangira gukorera. Nibyo natugira Imana ikubure nyine ugenda uzabura ubugingo, ibyo byose wari uryamiyeho, ayo mitungo ishobora kugira gute igakubura kugira ngo ikubone. Abo ni abantu babeshyera Imana umuntu bigenda kagira inkuru rero. Je nshobora kukubona wowe uratunze urandusha, nkakugirira ishyari, ahubwo sharanduta nje ubwanjye nkakugirayo, nkakuzamurira imizimu y'iwanyu kazi gatwara byabe, yego, bikagushiraho gutyo. Byamara kugushiraho ubwo wowe kubonye uko bigushize ugahungira ku Mana. Kuki Imana yemera ko bitugeraho rero? Nuko ibizi ko ari cyo gihe cyo kugira ngo itugarure. Kuko tuvuge n'urugero, ikibi cyose ni cyase kibi. Kuki Imana yemera ko ibi bitugeraho kugira ngo iyo izatwakira tubone? Reka nkusubiza aho ngaho. Nuko ubutari mu ruhande rwayo. Aha, nicyo twavugaga kugira ngo ruhande rw'Imana, uri mu ruhande rwayo, ntabwo ibyo bintu byagenda. Ijambo riravuga ngo kuko ikibi kitazakugeraho n'ibyago bitazegera ihema ryawe. Nuvuga ngo rero uwo muntu n'ubundi aba ari mu ruhande rwa Satani. Noneho Satani agatwara ya mitungo, Imana ikamureka akayitwara nyine, kuko n'ubundi arisubiza ibye uruwe. Satani n'ubundi arashyira mu ndererwamo z'imyaka 20 iri imbere, akabona n'ubundi atazakubona uzaba utakiruwe, agahitamo kukwambura bya bindi. Noneho rero nawe waza ku Mana, Imana ikagira gute? Ukabeshyera Imana ngo Imana yakwambuye ibyo. Nta mpamvu, nta nyungu z'Imana zo kukwambura imitungo. Ahubwo nge nshobora kugusaba nkuko bya bindi twita gusabwa mu isi y'umwuka, nshobora gusaba pasi, cyangwa Satani nawe ubwo akagusaba. Nkuko Satani, umva ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi umwe abana b'Imana bari bateranye, ngo na Satani azanye nabo. Yego. Ngo Imana ibaza Satani ngo yewe Satani we uvuye? Satani ati mvuye kuzerera isi no kwitambagiramo. Imana ati wabonye ukuntu Yobu ari intungane yanjye, ari umukiranutsi nemera mu mwisi bose. Iterambere Satani ati se yabuzwa n'iki kukubaha ko wamuhiriye ugahira imirimo y'amaboko yiwe yose, wamuhaye faranga, wamuhaye buri kimwe cyose, aturamutse ukoze kuri iyo mitungo yakwihakana ku manywa y'ihangu. Imana ati ngaho genda, ariko nkwimye ubugingo bwe. Ubugingo bwo nta bubasha bufiteho. Satani ava aho ngaho atangira guteza ibyago. Aho ngaho sibona ari Imana ibikora cyane Satani. Kuki Imana yari ifite ubasha kuvuga Satani subutu ku mwana wanjye, ariko kuki Imana yemeye ko bitugeraho? Niyo mpamvu yemeye ko ari ibyago bitugeraho. Hariya rero bitwigisha, hariya hari ibintu Imana tandukanye igihe cya Yobu n'icyacu. Igihe cya Yobu ntabwo yari yarabwiwe ngo rwanya Satani azaguhunga, ndetse na Yobu bimubaho ntiyarazi yuko ari Satani uri kubikora. Mu gihe cyacu byibuke biravuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Niyo mpamvu ijambo rari tubwira ngo musenge ubudasiba. Nukuvuga ngo twebwe muri iki gihe cyacu dufite ubutware kuri Satani. Ntabwo wavuga ngo Satani yagusaba ariko ukamurwanya ukavuga ati ndakwima umubiri wanjye. Satani niwe wasabye umubiri wanjye, nkuhagurukiye kukurwanya. Umubiri wanjye ntabwo ubona, umubiri wanjye ni urusengero rw'Umwuka Wera. Ndakwirukana mu izina rya Yesu. Ndekurira amaguru, mvira mu nda, ndekurira umutwe, ndekurira amara, ndekurira imitsi, mu izina rya Yesu. Ukarwana ukamunesha agahunga umubiri wawe. Bita kurwana umuhenerezo. Yego rero. Igihe cya Yobu n'igihe cyacu biratandukanye. Abantu batazabyitiranya, umuntu ukajya kuvuga ngo Imana yantwaye abana, uyibeshyera. Imana yantwaye imitungo, ni Satani wagutwaye imitungo. Kuko icyo gihe utari umuzi, utaruzi n'imikorere ye, udafite n'ubushobozi bwo kumurwanya, araza arakunyagara bigutwara. Ariko kano kanya kwera urambwira ngo Satani yitwitse nk'iyi nzu yawe, ngo ni Imana yitwitse. Icyo gihe ni Satani waba uyitwitse. Isengera inzu yawe, usengera ibyo utunze, ubisabira umugisha, niki isengesho riragutse cyane. N'ububyuko ukavuga uti Mwami Yesu, iyi nzu yanjye ndayisengeye, nyibonereho umugisha mu izina rya Yesu. Sengeye iki kibanza, sengeye ubu butaka, sengeye ibyo ntunze byose, Mwami bihe umugisha bigwire mu izina rya Yesu. Ubirinda abagome, birinda abanyamashyari, gushinganisha ibyawe, ndabishinganisha. Satani azabikurahe.
So ni ukuvuga ngo rero dusoza pasi abantu muri iki gihe cya none baravangiwe mu iyobokamana. Abantu baravangiwe barangirika, Satani arabavangira bitewe n'inyigisho runaka bagiye bakira zirabonona. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kubura ubwenge. Ubwo bwoko ntabwo Imana ivuga ngo burimbutse buzize gusambana, buzize kwiba, buzize kwica. Abantu bahindutse ubwoko bw'Imana ubwo baba barageze mu yindi ntera, ntabwo baba bakiba, ntabwo baba bagisambana, ariko ikavuga ngo barimbutse bazize kubura ubwenge. Iz'amahanga zo cyane cyane nk'igiswahili, nge nkunda ururimi rw'igiswahili, iravuga ngo kabila langu la angamia kwa kukosa maarifa. Ubwoko bwanjye burimbutse kubera kubura kumenya, kubura ubumenyi, kubera ubuhanga bumenyi. Nuvuga ngo rero iyo udafite ubwenge, udafite ubumenyi, Satani agukiniraho. Kimwe gituma Satani agira imbaraga nuko agira uburyo bwo gukora ibikorwa bye abantu ntibabivumbure uburyo yabikozemo. Tuvuge akaza nka nijoro mu nzozi, sibyo? Ukarota uri kurya uri kunywa, wowe ukabyuka ukagira ngo ni inzozi zisanzwe, kandi abarozi batangiye warozwe mu isi y'umwuka. Ukisanga urugero uri mu ishyamba, uri kumwe n'abantu utazi, wowe ukibwira ngo ni inzozi zisanzwe, kumbe mu mwuka hari uwaje agira gutyo. Bafata wowe imbere, umubiri bawusiga aho ngaho ku buriri, barawureka, baragutwara. Imana iraguhishurira. Oya, umva ijambo rivuga ngo nuko anjyana mu mwuka. Ibyo Imana ikora mu ruhande rwa Satani, abakozi ba Satani nabo barabikora cyane rwose. Noneho sasa rero umurozi araza akagutwara mu mwuka, agasanga usinziriye washyizweyo, akinjira mu nzi wawe mu buryo bw'umwuka, akagira gutyo, akajahura wowe imbere, akakujyana. Wowe ukibona uri mu ishyamba, ukibona uri ahantu mu rutoki, ukibona uri ahantu mu bihuru, ukibona uri ahantu runaka, ariko kumbe bakujyanye mu masi yabo, mu isi y'umwuka wamanuwe n'ikuzimu, nuko bari kukwereka ishusho runaka y'igiturage runaka, ariko bakumanuye mu mazone yabo mu isi y'umwuka. Barimo barakuboha, barimo bararoga, baragukokoraho ubwenge, baragukokoraho amahirwe, ishaba, ibintu byose, mbega bya bintu Imana yaguhumekeyemo. Buri Imana kuko ari urukundo igiye kuturema, yaduhumekeyemo ibintu byo kudufasha kubaho. Hari abo yashyizemo ukuboko kwiza, hari uwo yahaye intekerezo, umuntu akagenda akakwigira umushinga ukamuha amafaranga. Hari uwo yahaye, mbega Imana yagiye duha ikitwa inyenyeri zitandukanye. Noneho mu mwuka rero niz'abarozi biba, ni nazo batwara, ni nazo Satana yiba. Nibwo butunzi bw'umwuka. Ni butunzi bw'umwuka. Rero iyo ubwibwe akugarura mu mubiri, ariko ugarutse mu mubiri bya bindi wita gukanguka, ukangutse bamaze kukwiba bwa butunzi bw'umwuka, ugarutse uri vide, uzisanga ibintu byatangiye kwanga. Kubera iki? Abantu ntibazi isi y'umwuka n'imikorere yayo. Bararota bakagira ngo ni ukurota bisanzwe. Buri inzozi zibamo ibyiciro byinshi. Hari inzozi urota ari inzozi zituruka ku Mana, hari inzozi urota ari inzozi zihwanye n'imiruho wiriwemo. Niriwe ndeba filimi, naryama, ya filimi yose ikaba ari igaruka. Twiriwe tuganira amakuru muri Kongo, naryama, nkisanga ndi muri Kongo, ndi kuri, bikaba ari byo bigarutse. Ibyo ni inzozi twita iz'imiruho. Ariko hari izindi nzozi tuvuga, izituruka ku Mana n'izituruka kuri Satani. Iza Satani zose nyinshi ziba ziri live, ni ibintu biba birimo birakorwa direct ako kanya. Noneho sasa ukanguka bamaze gukora ibyo bakora. Biba bisaba rero kugira ngo wowe hubwo wigisi y'umwuka nyine uyimenye, umenye n'uburyo utangira gukorana nayo. Mu gice cyane uvuga ngo mu gice cy'ikuzimu, niba kuzimu kwatatse, umenye ukuntu nawe uyirwanya. N'abakozi bayigiye bakwatatse, umenye ukuntu basubiza inyuma. Murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Ijambo rivuga ngo dore abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe. Iyo bivuga ngo abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ni bantu ubwoko kisi ngo abandi 1000 bagwa imbere yawe. Nta kindi, niyo myuka izamuka ikaza izanywe. Hari ibyo njya nita ngo abantu badafite umubiri n'amaraso. Uba watatswe n'abantu badafite umubiri n'amaraso, bagomba kugwa imbere yawe. So reka dusoreza ahangaha pasi. Izuba ndabona rirenze, tuzagaruka for the next time. Ngire ngo abantu benshi cyane babikunze, niba bikunda tuzagaruka. Reka telefone ya Pastor Justus yibahereze n'abantu yenda bifuza kuganira nawe. Ntabwo twatanga commentaire nyinshi cyane, ngire ngo mwebwe ubwanyu nimwe
ni mwebwe dukorera muraza Yes. kuduha ibitekerezo kandi niba ari n'ubujyanama wamubwira ati reka nanjye hari icyo nama nakungura cyangwa Yes. hari ubundi bwenge kuko nubwo nabonye Pamphile abantu benshi cyane baramushimye mu bitekerezo ariko n'abandi bavuze ati oya you are very long cyane cyane abantu muri katolike ubwo arageze ku mubyeyi Bikira Mariya mama wa Yesu. Reka nimero za telefone tuzumve n'ibindi tuzajya tubiganiraho 0788765442 yego niyo cyangwa se 0788764144 wahisanga no kuri WhatsApp. Nizo. atuye mu mujyi wa Kigali kandi n'ahandi hose Imana izamutuza mu Rwanda se cyangwa no mu Rwanda rw'iyo ngiyo hose ntabwo azahwema kugusubiza igihe cyose uzaba umukeneye haba mu gusenga cyangwa se n'ubundi bujyana amapasi. Reka dusabire umugisha abantu badukurikiye dusabire na kino kiganiro kugira ngo amatwi yacyumvishe arusheho gusobanukirwa kuruta uko yakumva gusabiraho. Mwuka wera hari ibyo watambukije ukoresheje akanwa kanjye n'ururimi rwanjye nsengeye abantu mwami kuko abantu bagira imyumvire itandukanye. Ndasaba kugira ngo mwami abatwumva bose kuko twavuze iby'umwuka kandi umuntu wa kamere ntabasha kumva iby'umwuka. Turasenze kugira ngo n'umuntu wa kamere uzumva kino kiganiro Mwuka wera injira mu matwi ye, injira mu bitekerezo bye, injira mu mutima we, umuhumure abashe gusobanukirwa, abashe kumva. Waravuze ngo kumva bazumva ntibazasobanukirwa, ariko nsenge ngo abakurikirana kino kiganiro bazabashe kumva no gusobanukirwa. Mu izina rya Yesu Kristo gihabwa umugisha kigere kuri benshi. Duhagaritse buri mwuka wose wagerageza kugikumira kugira ngo kitagera kubo kigomba kugeraho. Mu izina rya Yesu reka kigere ku bantu benshi kugira ngo benshi basinduke bave mu mutego wa Satani. Urakoze kuko mva gusenga, reka byose bukushaka no kushima mu izina ry'uwambwe gapfa kazuka. Dufunze umwuka wa ruhozi nyuma y'ibi ngibi mu izina rya Yesu. Ruhozi ikiganiro dukoze turamufunga katika jina la Yesu. Urakoze ko bibaye byose bukushaka no kushima mu izina rya Yesu wambwe gapfa kazuka. Amen. Imana iho umugisha rero turabakunda cyane mwese mwari mudukurikiye. Imana ibagirire neza kandi Pastor Justus Imana kwagure kandi kongerera imbaraga n'ubwenge bw'umwuka wera kugira ngo urusheho gufasha benshi cyane mu buryo bwose bugiye butandukanye Imana yaguhamagayemo. Rero nanjye reka babwire ngo ndabakunda cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Twari kumwe namwe mwese kandi tuzakomeza no kubana. Bye. Imana ibarinde. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.